ndanezerewe cyane kuba hano kuri uyu mugoroba kuko ni ubwa mbere nje aha ngaha nubwo mparanyura hariya ku muhanda, ariko ubwo buri kintu cyose kigira umunsi wa mbere. Hanyuma amagambo bampaye ngo twigeho avuga ku bwami bw'Imana. Ni ijambo rikomeye cyane, nkunze kubibwira abantu n'ubu mu gitondo hari abantu horize mbyigisha, ababwira ngo ubutumwa bwiza twabwirije bufitemo ikibazo gikomeye cyane, kuko twabwirije ubutumwa bwiza bw'agakiza aho kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Nimureba muri Bibiliya zanyu muzabibona, reka wenda mbahe n'ingero, kuko nahoze mbara mu butumwa bwiza bwa Matayo honyine. Ndagira ngo dusome nk'imirongo igera ku 10, kuko ndagira ngo hari igihe umuntu avuga ibintu hano ariko biriya bintu avuga ngo ntabwo ari byo. Burya uburyo bwiza bwo kwemeza abantu ko ibintu ari byo bisome muri Bibiliya, kuko ushobora guhinyura ibyo navuze, ushobora no kubishidikanya, ariko nta burenganzira na bukeya ufite bwo gushidikanya ibyanditse muri iki gitabo. Ushobora kuvuguruza ibyo navuze, niyo nayo ni kingdom concept. Ushobora kuvuguruza ibyo navuze, ariko ntushobora kuvuguruza iby'iki gitabo cyavuze niba uri umukristo. Kuko buriya hari ikintu abantu batarumva neza, ndimo ndasasira ubutumwa tugiye kumva. Ntabwo buriya ubwami n'ubuperezida ari kimwe, bwombi ni ubutegetsi ariko biratandukanye. Mu gihugu cy'umwami nta wundi ufite uburenganzira uretse umwami. Uzi uko bikora? Mu gihugu cy'umwami ubutaka bwose buba ari ubw'umwami. Ntimuvuge biriya by'abami b'Ubwongereza n'abandi, bariya ntabwo bakiri abami, bariya ni ibishushanyo. Ariko reka dufatire nko mu Rwanda, kuko u Rwanda nirwo nzi neza n'amateka yarwo narayizi. Mu Rwanda baravuga ngo uru ni u Rwanda rw'umwami, ntabwo bavuga ngo ni u Rwanda rw'abanyarwanda, rwari u Rwanda rw'umwami. Umwami yashoboraga kuza kazana akavuga ati ariko atariye ngo ahangaha ngo hayoborwa na Karemera, ati uyu munsi Rutayisire yabyinnye neza, aha ndahamuhaye. Karemera kamunyaga, Rutayisire akahagabana ntunarege, ahubwo ugakoma amashyi karamenya gasani ubushake bwawe bukuru. Umva, reka nanabumvisha uburyo byari binarenze. Umwami yashoboraga kuza karebamo hano bakaba bati uriya mugore ni uwande, bati ni uwa Polineri. Mubwira Polineri uyu munsi ararara ku gicaniro ku gikumba hamwe n'abandi, nigiye uri uryame mu buri n'abagore baraba umwami. Kandi umwami yarari wawe ukumva ari ishema, ahubwo abandi bakabatisha wowe uri umunyamugisha kumva umwami yarayi wawe. Buri ejo mu gitondo bazakugabira, ubwire madamu abyitwaremo neza gusa. Kuko mu bwami umugisha dufite nuko umwami dufite si bene uwo nguwo, ariko still umwami dufite nawe nuko bimeze. Kuko buriya nubwo wenda ntabwo azaza kuryamana n'umugore wawe, ariko araza akubwira ngo harya ngo uri bishop, ati kwiri torero ari iryanjye. Nabuze jewe nararushye wiwakishije ibyo wakuye he? Iri ni itorero ryanjye, wowe nzajya mvuga wumvire. Niba ushaka kuba umunyamugisha ibyo mvuze nibyo uzajya ukora. Amen. Kandi no mu bundi buzima bwa buri munsi ushaka kurya iby'umwami ukagabirwa, yiga gukoma amashyi no kumvira. Haleluya. Kuko buriya Yesu aza ntabwo yigeze yigisha ubutumwa bwiza bw'agakiza. Reka mbasomere mutaza kuvuga ngo uyu mugabo arimo atwigisha ubuyobe. Ufate Bibiliya zanyu, turareba muri Matayo honyine, kandi turabikora twihuta kugira ngo mbone uko mbabwira amahame y'ubwami n'imibereho yo mu bwami bw'Imana. Muze kureba ikintu cyishe ubukristo bwacu ni ukutamenya amahame y'ubwami bw'Imana. Numva muri kino gihe umuntu avuga ngo ngewe siko mbyumva, siko byumva, ngo ntabwo uri wo mu bwami bw'Imana.
kuko iyo wagiye mu bwami bw'Imana ugomba kubyumva nk'uko umwami abyumva, ukagerageza kubyumva nk'uko umwami yabivuze. It's not about you, it's about the king. Kujewe ngo ufite PhD, well PhD, uzi ubugoryi burimo kuva muri PhD. Nanjye ndayifite, mfite na masters in theology, ariko ukagenda ukabona umuntu ahagaze hano ngo rero twebwe ngo abantu bafite PhD, ko twasanze umugabo ashobora kurongora umugabo ngo ntibigire icyo bitwara. Ufite PhD mu biki? Mu bugoryi. Kuko muri kingdom niba uri uwo mu bwami bw'Imana, iki gitabo kirakubwira ngo ibyo bintu urimo kuvuga ni ubugoryi, kuko umwami yaravuze ngo ibyo ngibyo ntibyemewe. Abazakora ibyo ngibyo bazaba hanze, outside the kingdom, kandi ntuzabagaruramo. Hari yenye mbona twebwe abapastori rero wera na bishop turi bitangaza by'abantu, hagarara hano akavuga ibintu zira umuntu azi ko ku munsi w'amateka mwe natwe twese tuzaba dutonze umurongo hamwe, nta distinction izabaho. Wewe hagarara hano ku murongo, utari koze ko yewe nari pastor uri witorero rini, twakubwiye ngo hagarara hano ku murongo. Nose bangaba ko tutareshye, bati we twakubwiye ngo hagarara ku murongo. Ko muri kingdom umuntu ukomera n'umwe wenyine ni umwami, abandi bose baba ari ku murongo. Amahame y'ubwami. So reka twumve amwe mu magambo dusoma. Mbere muri Matayo 3, aba ni abantu bigishaga. Matayo ibice 3 umurongo wa 2. Tugiye gusoma twihuta mu mbabarire, ko ndagira ngo mbanze bahe gusa foundation. Matthew 3:2. Matayo ibice 3 umurongo wa 2. Uyu ni Yohana umubatiza, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Iyo niyo message yajigisha. Ibice 4 umurongo wa 8. Uyu ni Yesu. Ibice 4 umurongo wa 8 aravuga ngo umwanzi arongera mujyana mu mpinga. Nibyo muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo, aramubwira ati biriya byose ndabiguha nupfuka mukandamye. Hano ni ubwami, ariko ubu ni ubwami bw'isi. Ndagira ngo tubihuze. Hari abantu bajya bajya impaka, abana ariko Satani yabwiye Yesu ngo ubwami narabuhaye. Turaza kureba igihe yabuherewe. Ubwo iyo tugomba gukora ni ukuba umwambo, ariko ntabwo Yesu yigeze amugisha impaka. Yaramubwira ati ubwami bwose narabuhawe. Ati sawa, icyo ndi bukore ni ukutakuramya, pfuka mu ndamye ndabuguha. Aramubwira ati nzabukwambura ntagupfukamiye. Haleluya. Turaza kubireba. Tujye kuri 4:17. Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru uri hafi. Message Yohana umubatiza yatangiye kwigisha niyo Yesu yatangiriye, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru uri hafi. Inyigisho ze 4:23. Yesu agendera abigarira hose, abigishiriza mu masinagogi yabo, ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza n'indwara zose n'ubumuga bw'abantu. Uriya gukiza indwara no gukiza ubumuga n'ibitangaza ni ibimenyetso by'ubwami bw'Imana, kuko hari ibintu bitagomba kuba mu bwami bw'Imana. Ahubwo ikibazo kibamo nuko hari usanga twarabicumbikiye tukabyakira ngo ariko ngo niko bimeze, ngo ariko Imana yo ntabwo ariko yabiteganyije. Mu bwami bw'Imana turaza kubibona nabyo. 5:3 hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Humble hearts. 5:10 abisubiramo, hahirwa abarenganijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. 6:10 abisubiramo aravuga ngo ubwami bwawe buze. Hari n'isengesho ry'ubwami bw'Imana, nimbona umwanya ndaza kurigarukaho. 6:13 aravuga ngo ntuduhane mu bitwoshye, ahubwo dukize umubi kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. 6:33 ngira ngo uyu buri mukristo wese yagombye kuyimenya. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibi byose muzabyongerwa. 9:35. Sinzi ngiye kugarukiriza ahangaha kuko imirongo yose, ariko reka ngeze kuri 13 kuko nibwo biri bumvikane neza. 9:35 aravuga ngo Yesu agenda mu midugudu n'ibirorero byose, yigisha mu masinagogi avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami,
akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Abonye abantu ko ari benshi arabababarira kuko bari barushye cyane basandaye nk'intama zitagira umwungeri. 10:7 aravuga ngo nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi, mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni, mwaherewe ubusa namwe mujye mutangira ubundi. Kawe nangarukira hanga. Nimwitegereza muri Bibiliya nari kubasomera n'indi mirongo yose. Ubutumwa bwa Yesu Kristo iteka ryose bwagendaga muri iyo konsepte y'ubwami bw'Imana. Kubera iki? Satani yabwiye Yesu ngo izi ngoma zose, ubu bwami bwose narabuhawe. Yabuhawe ryari? Muribuka mu Itangiriro burya igice cya mbere n'icya kabiri cy'igitabo cy'Itangiriro tubona ubwami bw'Imana bwuzuye. Imana imaze kurema Adamu na Eva yajyaga ibagenderera buri mugoroba. Mu yandi magambo yazaga gufata ripoti. Kuko n'ubundi nayo irema yararemaga yarangiza ikiha ripoti. Ikareba ibyo yaremye byose ikabona ari byiza, bukira bugacya, ubwo ukaba ari umunsi urangiye. Bugacya mu gitondo ikongera ikarema ibindi ikiha raporo. Gakora evaluation ikavuga ngo mbonye ari byiza, byo nakoze biratunganye. Noneho irangije kurema ku munsi wa 7 iravuga ngo ibyo nagombaga kurema byose nabirangije. Ibwira Adamu na Eva irababwira ngo iyi ngobyi ya Edeni ndayibahaye, mujye muyihingira kandi muyirinde. Amen. Ngo mwimenyereze ibiri muri iyi ngobyi byose, mugire mute mubitegeke. Abahaye ubutwari. Ariko ikibazo cyaje kuba igice cya mbere n'icya kabiri nuko kimeze. Ubona iyo kingdom, ubwo bwami number 1 bufite nyirabwo. Imana niyo nyirabwo. Nikibutsaga Adamu na Eva yuko ubu bwami atari ubwabo, Imana yakuyemo igiti kimwe iragishingana. Ndavuga ngo iki ngiki ntimuzagikoreho. Nicyo kizajya kibibutsa yuko uyu murima atari uwanyu. Ubu bwami n'ubwanjye ndabubaragije, mwe muri ibisonga, ariko ni jewe nyiri umurima. Ni jeje nyiri ufite uburenganzira kuri kiriya giti, mwebwe ntimugomba kugikoraho. Kuri ikibazo kijya kibaho, muzarebe no muri Bibiliya no mu isezerano rya kera, iteka ryose Imana yagiraga ibintu ishingana kugira ngo yibutse abo bantu yuko ubwami ari ubwayo. Muribuka binjira mu gihugu cy'amasezerano, umujyi wa mbere bafashe wa Yeriko. Imana yaravuze ngo uyu mujyi number 1 ntimwibeshye ngo nimwe muzawutsinda, uko I am the one. Hari n'igihe numva abakristo baba ngo twebwe ngo turarwana ngo na Satani. Murwana na Satani mupfike? Twebwe ntabwo turwana na Satani, dufite abagomba kurwana nawe. Ariko ntimunyumve nabi, ntagira ngo mubyumve neza. Umujyi wa Yeriko ngo wari ufite inkike ndende kandi nini. Hanyuma Yosuwa uhagaze imbere ashobora kuba yari yatangiye gucika intege, ko ati bagenzi banjye uyu mujyi nzawuturuka he koko? Niwo wa mbere agiye kurwana nawo, nta handi yari yarigeze arwana n'umudugudu ufite inkike zimeze zityo. Nta bundi Yosuwa yari yarigeze kurwana n'umudugudu ufite inkike. Noneho ngo ahagaze akirimo kwitegereza Yeriko, abona imbere ye hahagaze umuntu ufite inkota. Generali yagombaga kugenda Kamema akamuvugisha ngo nawe akuramo iyo nkota, araza muhagarara imbere ati we uri uwo mu bacu cyangwa uje kuturwanya? Ngo marayika aramuseka. Ndabona nkumva peti, kuramo ibyo bikweto byawe kuko aho uhagaze aha ngaha uhagaze imbere ya hera. Kingdom yahinduye ubutwari. Hanyuma Yosuwa arabireba aravuga ati ngo akuramo inkweto. Uzi kubona generali akuramo inkweto? Benshi muri hano muri batoya, yara muri za 94 na 5 hari igihe abasirikare bakoreshaga ibintu byo gucekinga imitekano n'ibindi. Kagora mubanze mukuremo inkweto, kuko wakuyemo inkweto kwiruka birakugora. Kabanza ugakuramo inkweto ukazishyira ku ruhande, kabatondeka nk'abatondeka imifuka y'ibishyimbo bagacekinga umutekano. Kubona generali bamukuza n'inkweto, wewe kuramo inkweto yari cabugufu. Urugamba rwahinduye ubuyobozi. None aramubwira ngo ke wegewe uje kubera umugaba
ingabo z'Uwiteka. Yosuwa yibwira ngo aje ngo amukoreye kudeta, aje kuba umugabo w'ingabo za Isirayeli. Aho gatoya uri muri ibeshya. Hano hari ingabo ebyiri, hari izawe hari n'izanjye. Izawe zigaragara n'izanjye zitagaragara. Ninde warituye inkike za Yeriko? Ingabo z'Uwiteka. Haleluya. Kuko icyo bariya basirikare ba Yosuwa bagombaga gukora ni uguha signal. Ingabo z'Uwiteka zigahirika ibikuta, hasigaye bo bakazamuka. Haleluya. Iki rero nicyo kintu n'abakristo twagombye kumva, kuko icyo uriya marayika w'Uwiteka, by the way abiga teology barabizi, uriya marayika iyo umukurikiranye imirongo ikurikiyeho ntiyongera kwitwa marayika w'Uwiteka, yitwa Uwiteka. So yahoze ari marayika none ahindutse Uwiteka. Bikubwira ngo nibyo bajya bavuga ngo ibyo babyita theophany, ni Imana yagaragaye mu buryo bw'isura y'umubiri, bakavuga ngo ni Yesu wabaga waje, ariko ibyo muntu mubinjyanemo kuko ibyo ni ubuhanga bwo muri teology, reka mbe mbyihoreye. Abiga teology bazabyiga theophany, muzayibona ahantu henshi. Hari ahantu Imana iza, nk'igihe bajyaga kureba Aburahamu baje ari batatu, noneho abamarayika babiri baragenda ngo Uwiteka asigara inyuma kandi ari mu isura y'umubiri, ngo asigara avugana na Aburahamu. Aramubwira ati numvise gutaka abantu bari Sodomu na Gomora bantakira, none ngiye kureba ko ibyaho ari bahabeshyera cyangwa ari ukuri. Uwiteka yasigaye avugana na Aburahamu. Abamarayika babiri nibo barimbuye Sodomu na Gomora, ntabwo Uwiteka yagiye, ariko yari yaje mu isura y'umuntu. Ibyo nabereka icyo ngicyo bita theophany, Imana igaragara mu buryo bw'umubiri, no mu isezerano rya kera igaragaramo. Ariko hano icyo nababwiraga by'ubwami, icyo uyu marayika w'Uwiteka yakoze kuri Yosuwa ni ukumwereka ngo uru rugamba si urwawe, rufite uje kukurwanirira. Uru rugamba si urwawe, rufite uje kugufasha. Niba byashobokaga ngo n'abakristo babyumve, babisobanukirwe. Hari igihe ubona ukuntu abakristo babacitse intege, bakakubwira ukuntu Satani akomeye, bakakubwira ukuntu Satani agira imbaraga. Abakristo, hari ahantu Pawulo yasengeye Abefeso aravuga ngo ndabasengera ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, ngo mumenye imbaraga nyinshi zikorera muri twebwe, ngo zimwe yakoresheje izura Kristo mu bapfuye, ngo niziha twebwe abizeye. Haleluya. Ariko turaza kubigarukaho. So ubwami ukuntu Adamu yabutakaje, nta wundi yagombaga kumvira uretse shebuja wamuhaye ubutware. Ariko Satani araza mu isura y'inzoka, aganiriza umugore, amwumvisha ko bari icyo giti nabo bamera nk'Imana, kandi ubundi basaga n'Imana, mu ishusho y'Imana niko yabaremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Ariko iyo mbuto mbi maze kubinjiramo, they lost their kingdom, batakaje ubwami bwabo. Barya igiti Imana yababujije, ibaha na second chance yo kongera kubusubirana baranga. Kuko ubundi dore ibintu bitanu biranga ubwami bw'Imana, sivuga ngo byarangaga, biranga n'ubu. Ikintu cya mbere kiranga ubwami bw'Imana, Imana iba ari umwami, niyo nyiri byose, including nawe ubwawe. Sibyo? Uhereye kuri wowe ubwawe ahubwo. Wowe ubwawe, umubiri wawe, ubwenge bwawe, ubushobozi bwawe, ibintu byose. Uzi buriya ikintu cyica abantu ni ukudasobanukirwa ko n'ubundi uramutse utekereza cyane, ibintu byose ni iby'Imana. Reka mbere icyo bikora. Kera nkiri umunyeshuri nari proud of myself, kuko kuva niga primaire kurinda ndangiza doctora, amanota make nabonye ni 75. Throughout no muri university na secondaire kurinda amanota make nabonye nayo ngayo. Kajya ngenda nifashe muvuga nibuka kera nyirangiza university nigije, natangiye kwigisha muri university mfite imyaka 24, ariko umwaka urangiye Imana inyereka yuko n'ubundi byose ari ubusa, banyohereza kwigisha muri tronco. Ariko najyaga njya mu ishuri nkigisha nifashe mu mufuka, note nkabanza nkazishyira ku mutwe, narangiza nkajya ngenda mbwiriza kwa kundi umwarimu agenda nyine yumva arakanda ari kabutindi, ukajya uvuga ngo abumva nabasize muze kumbwira ngende buhoro kugira ngo mwandike. Ariko nigishaga Icyongereza literature. Hanyuma ugiye kugira ngo Imana inyereke ko ubwo bwirasi nta gaciro bufite,
haza agapapuro kangana n'aka ngaka ariko kazinze muri envelope ya very cheap, murazizi za zindi za bleu rouge za airmail. Karaza agapapuro, icyo gihe yaguraga 2 we nasenga n'ubwo warayizamuye. Iraza ndayifungura nsanganitsemo ngo Monsieur Rutayisire Antoine pour des raisons d'état, kubera impamvu za leta. Kandi sinakoraga muri leta, nakoraga muri université. Tu n'es plus à la faculté de l'Université nationale du Rwanda, tu as été redéployé à l'école secondaire. Kubera impamvu za leta ntukiri umwarimu muri université, twakohereye kwigisha muri secondaire. Ngiye kureba aho banyoreje nsanga banyoreje muri tronc commun Rulindo. Wa mwarimu wajyaga yigisha literature nifashe mu mufuka, yakwigisha abana, today we are studying the verb to be. I am, you are. Imani umva. Ageze mwana yenicara Imana maze cyakora iby'Imana yarabikoresheje kugira ngo nisubiremo nkizwe. Maze gukizwa. None namwe nagara ko undi buriya wiratanaga iki. In the first hand na buriya bwenge wavugaga wari ufite. Uvuka nta komande yabwo wakoze. Waravutse usanga narabushyizemo. Hari komande y'ubwenge wigeze ukoraho? N'ubwenge bwawe n'ubwayo. Hello. Abakobwa rero mukajyaho nyine mukababeza, ndi mwiza ariko mwana urasa ubundi. Umukobwa wanjye yigeze kuba miss kuri campus. No muri contest y'igihugu yagiyemo arazamuka abo wa 2. Noneho rero umunyamakuru arambaza ati se wumvise umeze ute? Umukobwa wawe yabaye miss. Ntacyo numvise. Ko nari naramaze gukizwa narabisobanukiwe. Umukobwa akaba miss ntugire icyo wumva. Hagaragara umubwire wa musore. Ubundi uyu mukobwa ajya kuvuka nta gishushanyo cye nakoze. Naherutse ndyamana na nyina, hanyuma agiye kubyara uyu mukobwa. Uburanga bwe mbufite mu ruhe ruhari. Ubundi umugabo usa nanjye yabyara umukobwa w'umumisi. Umuntu akajya ngo akakubwira ukuntu ibintu byose buriya utangira kumva the concept of the kingdom. Iyo utangiye kumva ko iyi si nta na kimwe tuyizanamo, nta na contribution dushyiramo. Bani kugwira ngo reka Imana ibe Imana wowe ubumuntu. Rero buri ubutumwa bwiza bw'Ubwami Bw'Imana muraza kubyumva. So umunsi umuntu yakoze icyaha ashaka kureshya n'Imana, icya mbere yahombye ni imibanire myiza n'Imana. Imana yaje kumureba aho kugira ngo ajye kwisanganira arayihisha. Ubwo relationship n'Imana birapfuye. Ariko relationship n'Imana imaze gupfa niye nawe ubwe ibirapfuye. Yirebye abona yambaye ubusa. Uzi icyo bivuga mu buzima bwa buri munsi? Aba psikologe basigaye barazanya amagambo menshi, ngo arwaye claustrophobia, ngo atinya kujya ahantu hijimye, ngo arwaye agoraphobia, ngo atinya kujya hanze, ngo afite complexe d'infériorité, ngo arisuzugura, ngo afite complexe d'imposture, ngo yibwira ko bamwibeshyeho. Ibintu byinshi bita complexe. Kwambara ubusa icyaha, ukisuzugura. Namwe mwese mwicaye mu hano buri muntu wese arabirwaye. Murabirwaye nakwambiye, murabirwaye. Bamwe barwaye indwara ngo yukumva barabaswa. Abakobwa bamwe barwaye kumva ngo bafite amaguru mabi, abandi ngo barwaye kumva bafite mu maso habi, abandi ngo bafite uruhu rubi, abandi ngo ni babi, abandi ngo ni bagufi, abandi ngo bareke n'igitonyanga cyo kuzuba. Abandi buri muntu uzi ikintu nabonye kikwereka ko icyo cyaha cyadufashe. Abarebare bifuza kuba bagufi. Ari umuntu ujya kundamutsa nkabona runamye, nkabona runamira iki? Waretse nkafata hareshya nanjye. Afite complexe ntabwo murahura nabo. Kabona umuntu arimo arunama cyane ngo ashobore kugushyikira, wakomeje ugahagarara se nkafata ahareshya nanjye ikibazo kiri. Undi nawe ukabona agiye gutaha ubukwe agashaka inkweto zimeze nk'imitara wanda yindi abana bajyaga bagendaho, akagenda ameze gutya nk'uitendetse mu kirere. Wagenze bisanzwe urihoriye ngo bararomona ndi mugufi biramaze. Kandi ikigusetsa nuko muri aba harimo n'abagore bafite abagabo. Umugore ufite umugabo ubundi buba mwiza ngo bikumarira iki?
ukabona umusaza nkangerega yateje kanta ngo bigiye kugaragara ko afite imvi, wese urateza kanta ngo bigende bite? Ariko ngo urumva ngo imvi zigaragara, naho undi se umuntu yashaje agaragara ate? Yibona yambaye ubusa. Ni ikibazo cya urumva Adamu arirebye na Eva ngo babona wambaye ubusa, ubundi umugabo n'umugore batinya kwambara ubusa bari kumwe, bari barwaye iki? Ariko bamwe abenshi ndabona mukira abasore ntabwo muzi ibyo mvuga. Ariko ubwo abagore barimo n'abagabo barimo hano murumva ibyo mvuga birasobanutse. Birangije, as if that wasn't bad enough, birangije Imana ibaza Adamu ngo reko Adamu, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Ntabwo ari cya giti? Ntabwo ari giye, nuriya mugore. Buriya kiriya kintu ni ikintu gikomeye cyane, n'uno munsi ndakibona mu ngo. Buri munsi niriranwa na Adamu na Eva. Umuntu akabwira turugo rwaranze nuriya mugore. Abese uriya mugore kariya gatoki kinjiye muri ade, nuriya munsi kinjiye muri kamere muntu duhora dutunze intoki. Bibazo bivuka hagati ya pastor ati nuriya, hagati y'abana barwanya ati nuriya wabiteye. Umugabo n'umugore ati iteka tuba dutunze agatoki. Agatoki ka Adamu karafashe. Burya gutakaza ubwami bw'Imana, ibyo bintu byose ndimo kuvuga buri wese yicayemo hano yabona ko nicyo kibazo dufite. Niba imaze kuvuga byonyine niwe narekera nkabwira ninde wumva ibyo bimureba? Mubaye abanyakuri mwahaguruka tugasenga tukitahira. Ko ndimo ndabumvisha ubukene bw'ubwami bw'Imana. Ibyo nkaho bitari bibi bihagije. Bavuze bati Eva we ko bavuga ko ari wasorumye urubuto. Ati sigiye. Niriya nzoka. Kandi inzoka ntiyigeze imusoromera urubuto. Icyo yavuze gusa yamuhaye igitekerezo arangije akigenderaho. Njya numva n'abagabo bigisha ngo urumva ngo kosa ryari ry'umugore, ngo Adamu ngo icyatumye Imana ibaza umugabo, ni nabyo njya mbaza abagabo n'uno munsi, ni nabyo nshaka kubaza abagabo mwicayemo hano. Iyo urugo rugenda nabi Imana ibaza umutwe, kuko it's a kingdom principle. Iyo ministeri yagenze nabi hirukanwa minister, kandi wenda amakosa atari we yakoze. Iyo akarere kagenze nabi hirukanwa meya, kandi wenda byarakozwe n'abamwungirije. Kubera iki? Iteka ryose umukuru ni ubibazwa. Urugo rwawe niba rugenda nabi, Mr. ask yourself. Kuko Imana niza niwe izahera. Urugo naguhaye rwasenyutse wagiye. Kuko nubwo umugore ari wasoromye urubuto, Bibiliya bivuga kareroma ngo ahaho n'umugabo bari kumwe. Ntabwo yari yazindutse, yarusoromye bari kumwe, niko byanditse muri Bibiliya. Umugore yanze kubyemera. Burya icyo bishe ni ririya jambo Yesu yahereyeho, Yohana Umubatiza yahereyeho, n'aba Paulo bahereyeho, n'aba Petero. Ririya jambo rivuga ngo mwihane, ni ijambo rivuga ngo hindukira wemere ibyo wakoze bibone guhinduka. Dufite ikibazo muri ino minsi. Nimushaka mukoma amashyi nta kibazo, nta cyamukoze. Dufite ikibazo muri ino minsi, abakristo benshi ntabwo bigeze bahindukira. Arakubwira ngo arajya mu ijuru, wareba aho reba ukabona arareba mu isi. Ubona arikorera iby'isi ikora, ukamenya ngo ubwami bw'Imana ntiburaza. Reka nongereho ibindi bibiri hanyuma tujye mu buryo bwo kugaruka ku bwami bw'Imana, ko ndifuza kuza kubasigirayo umwanya uhagije. Noneho Imana igiye kubaha igihano kuba barakoze ibyo ngibyo, byabatandukanije n'Imana, byabatandukanije nabo ubwabo. Natwe reka twarasenyutse. Uburyo abantu benshi tugenda dusenyutse. Mwicara mu nzu nsenyutse ndi jyenyine. Wari wicara ahantu kumva wiyanze, wigaye, wisuzuguye, wigunze, wambaye ubusa. Warangiza ugatunga agatoki. Izi ntambara zose mubona ku isi, Putin afata imbunda akajya kurasa Ukraine, kandi kosa akarishyira kuri Zelensky. Niyicariye iwacu ngo nashatse kumvikana n'ibindi bihugu, uti nugiye kumvikana n'abanyaburayi ndakurasa. Yarangiza amakosa yamushyize, none se ntafite uburenganzira bwo gutegeka igihugu uko ashaka? Ariko kuko kurusha imbaraga aragukubita. Sibyo tubona se? Kandi yarangiza amakosa akayagushyiraho. Muri iki gihugu twagize jenoside yakorewe Abatutsi. Najyaga nigisha abantu muri gereza.
bati ntabwo ari twebwe, bati twarirengeraga. Warirengeraga wica n'umukecuru utagira n'imbaraga zo guhinga, wica n'uruhinja ruri mu nda. Agatoki. Jenoside ni agatoki, ingo zigenda nabi ni agatoki. Ntimubibona se? Intambara ziri mu isi ni ako gatoki, kandi byaje wa munsi imbuto zako zabibwe muri Edeni. Birangiye hanyuma Imana ibwira Eva ngo umva Eva, mubwire ugize ikibazo, from now on uzabyara ubabara. Ubundi burizi ko kubyara byari kuba ari ikintu kinejeje pe. Umugore yari kujya abyara yumva aririmba, ariko icyaha kije abyara bamuteye Theobari, ubundi akabyara bamukoreye Cesarienne, ubundi akabyara ibise bimurya. Ubundi yari kujya gusa yicara akabyara umwana akana karira bakavuza impundu. Imana imwongereraho n'ikindi kintu amubwira ngo si ibyo byonyine, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo nawe azagutegeka. Do you know abagabo burya gutegeka abagore uzi ko byazanywe n'icyaha, ubundi atari ko byari bimeze. Mwari mubizi? Ubundi mbere yuko Adamu na Eva bakora icyaha, umugabo yari kuba umutware nk'uko Yesu ari umutware. Uzi buryo ubutware bwa Yesu butandukanye n'ubwacu. Igituma nkunda Yesu suko akomeye, igituma nkunda Yesu suko ashobora kunshyira mu muriro, igituma nkunda Yesu ni ubutware butegekesha urukundo rwitanga. Haleluya. Niyo mpamvu Paulo yandikiye Abefeso aravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo kugira ngo aryishyire ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi gisa gityo. Njyambwira abantu ngabwe numva nakoze ahantu henshi sindayoborwa n'umuyobozi umeze nka Yesu. Umuyobozi unkunda akanyitangira, akamenya uko naraye, akambaza uko meze, wamukureze. Maze kuyoborwa n'ababishopu bangahe, nabaye mu kigo cy'ishuri ndi umwarimu, nabaye mu tuzi dutandukanye, ariko buriya Yesu leadership ye iratandukanye cyane. Adutegekesha kuko yadukunze, tumukurikira nta gahato yadushyizeho, yaradukunze gusa turamukurikira. Sibyo? Ubundi umugabo n'umugore nuko bari kujya babana. Umugabo yari gujya ategekesha umugore urukundo rwe, kandi n'uno munsi buriya muzabigerageze. Abagabo barimo hano ariko bafite abagore mwampepe nkari uko mungana, ngo mbigishe ibanga rikomeye cyane. Uzagende ukunda umugore wawe cyane, kanongereho cyane, unabimubwire. Umugore wanjye ajya ambwira ati iyo unshyigikiye nshobora no guterura isi. Ati iyo twicaranye ukambwira ijambo nkumva uranshyigikiye, ati nisi umbwiye ngo nyishyire ku bitugu nayiterura. Kandi ubwo niko abagore bamera, ashobora guterura isi. Burya nubona umugore wawe yifunze, yumuririmbira umutomo murebe ngo arafunguka. Mfite mama n'umukecuru, iyo yifunze, kandi abakecuru barifunga, iyo yifunze ushaka gufungura umukecuru, niba hari abafite abakecuru ujye umwicara uruhande ubwira ati ariko mama jya wibuka kera tukiri abana, buriya mama ibyo nagezeho byose ni wowe, iyo ataba wowe ntacyo mba ndicyo, mba narabaye imbwa y'umusega ibintu byo agira ariko nawe ukabona neza. Buriya rero urufunguzo rufungura ingufuri z'abagore, speak love, cyoroshye buryo. Ariko abantu benshi ntimushaka kubyemera, ndabizi nyine. Bamwe muri babandi umugabo yari afite ibibazo n'umugore, hamwe ati yarana abagore batizedi, ntabwo bazi uko bafata abasajya, nizo bajya babafata bahereye mu mugongo, bafata mu mbavu. Mwagiye musa na Yesu. Ibyo bindi mukabyihorera. So ibi rero icyaha kimaze kubisenya, ciciye n'umugabo ya mibereho myiza bari bafite. Imana namubwira ngo wowe mugabo, ikibazo cya wowe umugore azabyara ababaye, ariko nawe uzajya urya wiyushya kuya. Abagabo tukaruha, tukarwara stress, tukarwara surmenage kubera ko twatakaje kingdom principles.
arangije aramubwira ngo kandi n'ubutaka buzakumerera amaho n'ibitovu. None urumva ibintu byose icyo Yesu yaje kutugarurira nimutekereza neza muzabona ahantu hose Yesu yigishaga yari arimo gusana izo nivo zose uko ari 6. Yarabanzaga akabwira abantu iby'ubwami bw'Imana akavuga ati mugarure Imana yongere ibe umwami wanyu. Amen. Yarangiza akababwira ati kandi mukundane nibwo abantu bazamenya ko muri abigishwa banyu. Kagarura ya harumoni. Yarangiza akababwira ati kandi agaciro kanyu mukagashakire mu bintu. Hunda yagiye kwa Zakayo, burya Zakayo yari afite urwego yuririyeho, climbing the ladder niko babyita mu Cyongereza. Hari urwego yari yaruririyeho, arabanza bumukoresha w'ikora uciriritse ajya muri middle management agera hejuru. Ariko agiye kwitegereza asanga yuriye urwego utamuha agaciro, ko ntibyabuzaga abantu kumusuzugura no kumwanga. Yurira urundi rwego, burya abantu benshi babisoma nabi. Kiriya giti Zakayo yuriye ntabwo ari igiti cy'ubwirasi, ni igiti cyo gucishwa bugufi. Uzi kubona komiseri mukuru w'imisoro yuriye igiti, ariko uregerageza kubyumva. Ukaza hano mu erega burya komiseri mukuru w'imisoro abasangira na gavana, abasangira n'umukuru wa police n'umukuru w'ingabo n'abameya, ni urwo rwego abarimo. Uje ugasanga umukuru w'imisoro mu ntara yuriye igiti ngo arebe umuvuga butumwa, wavuga ngo yishyize hejuru, yacishijwe bugufi. Ariko icyatumye acishwa bugufi aravuga ati hari urwego nuriye ngera mu bushorishori nsanga bitampa agaciro, narundanije amafaranga nsanga bitampa umunezero, naguze imodoka nziza nini nyigendamo abantu bankomera amashyi ariko nyigendamo mbabaye, ngeneye something else. Kandi muzitegereze muri umujyi wuzuyemo ba Zakayo ukabwira utumva mwuriye urwego rutari rwo, murarubyiganiraho muzamuka ariko si rwo. Hari nubwo ugera hejuru bakarukurura ukikubita hasi, ariko iyo wizamukiye urwego rwa Yesu niyo bakurura bakubita igicucu, kuko ntibashobora gukurura urwego rufashwe urwego rufashwe na Yesu. Warukurura se bigakunda? Oya. Kera nyiri umusore, reka mbwire bano nabonye harimo insoresore nyinshi. Yewe nizuriye n'umukobwa mwiza kabisa, mwiza. Umugore wanjye muramuzi? Umugore mwiza ko mumubona sakuza, nyuma y'imyaka 32 yagize akuriye akiri inkumi nyine. Abantu bagaya bambwira ati rero umukobwa mwiza nkuriya ntabwo arongorwa n'umwarimu, cyane cyane aba mu mujyi. Yarega ngenda ngasanga twajya guharura umuhanda niko twabyitaga, asanga abahungu baparitse imodoka izabo nizi wabo. Hari giye nkaparika ibirenge byanjye. Yibuka rimwe umwe yigeze kumperekeza, imvura yari yaguye duhurirayo, arambwira ati ntuhangayike, ndaguha lift. Shana niba ari ikintu gishobora kukwica mu mutwe nuguhabwa lift na rivari wawe. Ama lift. Hanyuma bukeye nshaka nyina mama wanjye nawe nganeze buriya ngumemo cyangwa kavuga ati ariko wowe ushobora kuba urwaye mu mutwe. Bariya bose bafite imodoka n'amafaranga, agaciro kawe ufite badafite. Hari Yesu kurimo kandi niwe shaka. Tujya tubisubiramo nkaho numva naragukunze kirya gihe, ariko ubu ngubu ubwo nzajya nkukunda kurushaho, kuko ubundi se ndetse kugukunda najyahe. Ariko hari impamvu zibifatika. Haleluya. Nuko agaciro kawe, buriya Zakayo yabonye agaciro gakomeye umunsi yakira Yesu mu rugo rwe, umunsi yakira Yesu mu mutima we, umunsi yemera Yesu akaba umutware w'urugo rwe. Kingdom principle zaragarutse. Zakayo aravuga ati guhera uyu munsi sinzongera gutegekwa n'ibintu, ahubwo ngiye kubitegeka. Abo najyaga nambura ngiye kuba generous. Mwami Yesu guhera uyu munsi kizeho fondasiyo Zaka,
ngiye kujya mfasha abakene bajye baza muri fondasiyo Zakayo, ngiye kujya mfasha abakene, nshyizeho fondasiyo kandi abo nambuye ndabasubiza imitungo yabo nongereho n'inyungu ko nazibyaje umusaruro. Kandi guhera umunsi Yesu aravuga ngo uyu munsi ubwami bw'Imana bwinjiye muri iyi nzu. Haleluya. Kuko yize kugira agaciro katava mu bintu ahubwo agaciro kava mu yakiriye. Haleluya. Rero nsoza ndashaka kubaha ibintu bigera kuri 6 byajyanaga n'ubutumwa bwa Yesu bigaragaza ubwami bw'Imana, kandi nibyo natwe tugomba kugarura. Icya mbere, Yesu yagendaga yigisha abantu gusabana n'Imana, harmony with God, gusabana n'Imana, kumva ufite Yesu muzima. Icya kabiri, kugendera mu butware Adamu na Eva batakaje. Buriya niyo mpamvu Yesu asubira mu ijuru aravuga ngo muzahabwa imbaraga. Buriya rega mu Kinyarwanda ntabwo byumvikana neza. Iyo wavuze ngo muzahabwa imbaraga, Yesu ntabwo yigeze ababwira ngo muzahabwa imbaraga, yavuga ngo you will get power. Burya power n'imbaraga biratandukanye. Muzahabwa authority, muzahabwa power. Dufite power ariko abakristo benshi ntibayikoresha. Bagenda ugasanga rero buriya njya nseka cyane bishop, nseka kabari bambwira ko turi abapastori. Hari utuntu dusigaye twarateye muri iyi minsi. Mfite icyumba cy'amasengesho hari iwacu gihoramo intambara. None rero abanyamasengesho barambwiraga ngo rwose ngo urabona pastor ngo n'abantu b'abarangi ngo bajye baza barangi baraza sha mukabirukana. Mwaretse abarangi bakaza bakiteranira. Niba utinya umurangi nta mbaraga ziba zihari. Ko twebwe twahawe authority isumbi yabo. Bego gabona barimo barahohotera abantu ngo nabarangi. Wamuretse umurangi akaza ariko ngo ashobora kuza karoga iteraniro. Ariko buriya nubona mufite ikibazo yuko umurangi ashobora kuza karoga iteraniro ringana ritya, mujye mushidikanya yuko mwahawe imbaraga. Kuko imbaraga twahawe zirya izabo, ntabwo izaba arizo zirya izacu. Yesu yabwiye abigishwa aravuga ngo ndabaha imbaraga. Mose ajya kujya muri Egiputa, Imana no kubwira ngo twari inkoni kugira ngo bamenye ko utazabakirisha inkota n'iyi nkoni, kuko iyi nkoni kuva Mose anazi inkoni imbere y'Uwiteka, Imana yateruye imbaraga zayizishyira mu nkoni ihinduka inzoka. Inkoni yumye ihinduka inzoka igenda. Power. Hanyuma ngo Mose agira ubwoba, Imana namubwira ati yifate. Ayifata umuriza ati irahagije. Kuko ubutware bwacu buri muri power y'Imana iri inyuma yacu. Abanyarwanda baravuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Iyo Yesu aguhagaze iruhande amadayimoni yose arabimenya. Iyo Yesu ari muri wowe amadayimoni yose arabimenya. Ntabwo nzahindishwa umushitsi n'umudayimoni, ntabwo nzahindishwa umushitsi n'umurangi, ntabwo ngo abarozi barateranye. Abarozi none ubuzima nahaye Yesu abarozi bazabukura mu biganza bye bankuye. Kuko autorite ngenderamo ntabwo ari yanjye. Umupolisi wambaye uniform y'u Rwanda akambara bote za leta y'u Rwanda n'ipantaro ya leta y'u Rwanda n'ishati ya leta y'u Rwanda akarenzaho akajire kanditseho traffic police, ahagarika ikamyo toni 60 igahagarara. Ntabwo ayihagarikisha ubutware bwe, ayihagarikisha ubutware bwa leta muri inyuma. Haleluya. Twebwe igituma dushobora kuhangana n'amadayimoni y'uburyo bwose so kubera ko tuba turi ibitangaza. Njya mbwira abantu sinshobora kujya mu byaha, ariko pastor ngo wagiye uca bugufi ngo ko nawe bishobora kukubaho, ngo buriya nawe ushobora gusamana. No way. No way. And it's not about me. Ndaje mbibasobanurire neza mu byumve ko uyu mugoroba ndagira ngo mwumve authority twahawe na Yesu. Kuko Mose yaragiye afata inkoni ye ayikubita imbere ya Farawo. Aratarese kabisa. Yani na Yambure muze hano abara abakonikoni, bo ni uratuza amazina yabo muri Bibiliya barabatubwira. Nimwereke aka kagabo kw'inzoka zitajya zidutera ubwoba. Bafata inkoni zabo bazikubita hasi nazo zihinduka inzoka. Noneho inzoka ya Mose irazireba
ngo urabona aka kagabo ku buryo kigerezaho di kanaza uriya munyafu imbere yanjye. Inzoka ya Mose irahaguruka iragenda ifata akakoni kamwe ishyira mu gifu, ifata n'akandi ishyira mu gifu. Irangije Mose ayifate umurizo irongera ihinduka inkoni, abakonikoni basigara imbokoboko. Izo nizo mbaraga twahawe. Arongeye umuntu wa Kristo muri namizi dufite ikibazo, ariko ni ikibazo cy'imyigishirize. Ni ikibazo cy'imyigishirize, ntabwo ari ikibazo cyanyu, ni ikibazo cy'imyigishirize. Ntabwo muzi authority twahawe. Twe dufite authority idahindishwa umushitsi n'imbaraga z'ikuzimu izo arizo zose. Rwose niyo wambwira ngo hano hari umuntu ngo azajyaza ngo afutere ngo ni mu mureke aze yifuterere. Nubundi se ko ntaje gukora akazi kanjye, boss waba arimo kumonitoringa ibiberaho byose. Kandi ingabo zishinzwe guhandoringa bene abo ngabo sizange, kubera yuko muzarebe president iyo yagiye ahantu, buryo ushatse kurya umutekano wagiye aho president yagiye, harya haba hari shuwa umutekano buri guaranteed, kuko hari izindi mbaraga, hari izindi ngabo zishinzwe umutekano w'abaturage, ntabwo abaturage rero bashinzwe umutekano wabo. None utekereza umwami w'abami yo yaje na escort ze ziba zihari burya, nuko tutazibonesha amaso. Zaje guhirika inkike z'Yeriko. Yesu yamanukanye n'ingabo zo mu ijuru baza guhirika inkike z'Yeriko. Abwira Yesu ati wowe urwane n'abariya byo ibindi ndabigufasha. Kandi nuno munsi niko akibigenza. Niyo mpamvu yabwiye abigishwa be ngo mbahaye ubutware ku myuka yose y'abadayimoni, muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye, muzasengera abarwayi bakire, muzabwiriza ubutumwa abantu bihane, ko hari imbaraga zindi. Yenda cyabaza Yesu gusa uburyo umuntu ashobora kuziyapropriya zigakora cyane. Buri itorero rya mbere ryari ryarabisobanukiwe. Muzarebe ibingibi byose turimo kwiga bo babigezeho. Ngo nta mukene wababagamo kuko bakemuye cya kibazo cya nyuma cyazamwe n'icyaha. Ngo basangiraga ibyabo. Ngo babanaga batishishana bahuje umutima. Bakemuye cya kibazo cy'urwikekwe kandi bakagenda bemye kabisa. Undi ukuntu wa Paulo bari bameze. Ba Petero bagahagarara imbere y'abacamanza bagatumva mwitonde, ntidushobora kubumvira kuruta uko twumvira Imana, ngo twe dufite power yindi tuvana hariya mu bwami bundi. Kugeza naho Gamariyeri wari warabisobanukira ngo atari ko muri tonde aba bagabo n'abarebye. Ndeba icyizere bifitemo hariya, ndeba ama confidence bafite bataranize. Aba bagabo mu bitondere mutaza kuvaho mu Rwanda n'Imana ntimwayishobora. Niba ari ibintu by'abantu bizisenya, niba ari iby'Imana mu bireke. Kandi koko byarakomeje. Iyo bigeje mu gice cya 6 baratubwira ngo abigishwa baragwiriye n'abatambyi bamwe na bamwe batangira kujya muri iyo myizerere. Mu gice cya 7 gitangira. Kubera iki? Hari imbaraga zari zihari zitari ibihimbano. So icyambere bagaruye ubusabane n'Imana. When Jesus reigns, waramenda yenda Yesu hariya mu giporoso. Urabizi rero twebwe tugira n'ingorane, turi n'abaporoso hambere. Harazara abantu b'abaporoso. Kaza Rev.Pastor muri abantu b'abaporoso buriya mugira imbaraga. Ahubwo arashwe ntazo dufite. Cyakora muramenda yenda Yesu ngo zize. Byoroshye gutyo. Ko sinkeneye yuko abantu bashima. Sinkeneye nuko abantu banyemera. Imyaka Yesu azampa kumukorera aho ngaho, nzajya mubwira ntuze wime nicyo nkusabye. Uze wicare hano tugutaramire, nurangiza nkubitira abarozi, nkubitira abo ngaho. Ari igihe iwacu haje umuntu ngo yabagaje kwabura ngo mu biseke. Sinzi ibyo uzi ibyo bita kwabura. Kuza ngo bagatubya ngo ibyo noneho nabwo arimo aradutuburira ntabwo abizi. Ni uri ko azajya yabura, Yesu azajya ashyiramo byinshi kurushaho. Aho kubona abantu bicaye ngo umuntu ngo yaje ngo kuvuma ibiseke ngo n'amaturo ngo no gutubya no kugira gute watubye uti by'Imana yatubuye. No way. Yigeze gutansanga umudayimoni yamfatiye umukozi. Yamunize umudayimoni, usanga umukozi arimo arahirita inyuma baramba. Urabona dayimoni ko uyu mudayimoni nagasaka nagasuzugura. Ndabanza ndahagarara ndamureba, nzenguruka inzu. Yarari mu gikari. Nzenguruka inzu ngira Yesu nibi bintu nagasuzugura. Niriwe mu murimo wawe none dayimoni ni unyakiriye mu rugo.
arambwira ko naguhaye ubutware kuki utabukoresha. Ndaza mpagarara imbere y'uwo mwana mbwira dayimoni hano ni kwa Rutayisira Ntwane mu bashyitsi banjye nturimo, nta masezerano mfitanye nawe, mu rugo rwanjye uzuti out mbere yo kubona kaga mvira mu rugo. Umudayimoni yaribwirije aragenda da. Burya dayimoni tumufiteho ubutware. Upfa kuba umaze upfa kuba gusa umaze gutelefona hejuru ukavugana na shobuja, nawe ati genda umukubite, si ngombwa yuko usaba sokuru. Intwaro ufite zirahagije, genda ukubita umushenzi uriya, ntabwo bizagusaba amasengesho yo kwiyiriza no gusenga. Hari amadayimoni ubwira gutyo ukamubwira uti dayimoni hano ni iwanjye, get out, kandi akagenda. Kuko nibyo Yesu yadusubije ubutware bwacu. Ariko mbona abakristo benshi mwicaye hano, yewe n'abapastori bamwe na bamwe, ntabwo bazi authority Yesu yaduhaye kwingana. Umukristo dayimoni aza mu rugo rwe akazakenera ngo pastori ngo umuhanuzi. Maze bagenzi nkunda ukuntu Yesu yabivuze neza. Yarabwiye ngo nimugende mwigisha mu Ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kuri cya gice cya 10 nagarukiyeho, mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana amadayimoni. Mwaherewe ubusa namwe mujye mutangira ubundi. Muri no minsi twaherewe ubusa. Koze w'Imana ati shyira sheke hano, ndagusengera nutabyara umwaka utaha uzaze kubimbaza. None se uyu murongo wavuye muri Bibiliya kuwa kangahe? Umuhanuzi akaguhamagara ari Musanze, hari iby'Imana yambwiye bikwerekeyeho, nagira ngo nze dusengane, ariko kugira ngo nze urabanza unyoherereze ayo gusigira umugore 100 na tike na pocket money y'irindi 100. Rero nanjye nkakwihorera nkamubwira nibyo byihorere, ubwo urakoze kubimbwira. Umuhanuzi umwe yigeze kuzarambwira ati Imana yanyeretse ngo hari umugeni nifite abakobwa benshi. Atoya ati ntabwo ari bene ngo nugiye gupfa, ibyo nibyandaza mu cyumba, nitahira ibyo ngibyo gupfa bwo nanjye nzapfa, kandi sinza iminsi yanjye iranditse mu gitabo, sinzapfa mbere yayo, sinzapfa na nyuma yayo, mvira. Atari ko nyamara ati warukwiye kumvira Imana, ni Imana ndayizi turakorana, ntabwo nkeneye amabwiriza itahira, cyakora wakoze reka nkusengere. Atari ko ati ndajya mu Gasyata wenda ati wampana tike, ukeneye angahe? Ni moto igerayo nangahe? Ati ni 1000 nyikora mu mufuka ndamuhereza, mwongereraho nakandi ndamubwira nda na pocket money utahe. Barambwira ngo raje ngugiye kumara imizi 5 ngusengera umuntu ngo adapfa. Ntabwo ibyo ngibyo ntabwo nagutaho umwanya. Ninde wigeze asenga ntapfe? Jewe nabwiye Imana, ndabwira Imana ndabizi gupfa ko nzapfa, umara niteguye, kandi uzangirire neza, uzandinde urupfu rugenda buhoro. Kwaje abahanuzi baranongo Imana ikurinze urupfu rwihuta, nkawe ngiye urwange ruzaze rwihuta. Rumwe rungaragura nkotsa brochette, ntabwo ari rwo nshaka. Kuko sinshobora gupfa mbere y'iminsi yanjye, sinshobora no gupfa nyuma yayo. Ntabwo Bibiliya yahindutse, biranditse mu gitabo ngo iminsi yanjye mbere yuko mvuka yari yanditse mu gitabo. Hari imirimo nahawe niyo ngomba guhugiramo, kuko genda mu Ubwami Bw'Imana. Hanyuma ibisigaye urupfu ni ruzaze rwihuta. Ubw'Imana iyo urwange ruzaze rwihuta. Kuko iyi si iwacu, genda umushyitsi n'umwimukira. Ariko icyo nzi ni kimwe, sinzayivamo mbere yuko misiyo yanjye irangira. Amen. Kuko hari authority twahawe. Icya gatatu tugomba kunguka mu Bwami Bw'Imana, iyo ya authority. Icya gatatu ni agaciro kacu, byo kugenda wisuzugura ngo mfite umutwe munini, ngo mfite amabinga, ngo mfite umusatsi muke, ngo mfite amaguru ameze nk'imirishyo y'ingoma, ngo mfite amaguru ameze nk'imidido. Urumva ikibazo dufite? Abafite duto baratugaya, n'abafite manini barayagaya. Se tuzafatiranye. Ariko jye ugenda wemye, ni wireba mu ndorerwamo uvuge ngumva aya maguru rero ari mu byo Yesu yapfiriye, so afite agaciro kenshi. Uyu mutwe ufite amabinga kabisa, n'iri binga ryanjye ryaracunguwe, ifite agaciro kenshi. Kuko sinzi ikibazo abantu bagira, agaciro kacu muri Yesu.
niba uza uri mugufi abantu bakubwira ati ngo umugabo umwe bamusanze yicaye ku mutwe w'inka aho yari aziragiye kari akagabo gato mfite inka nziza cyane zirimo n'imfizi nini. Ati yewe wa mugabo, ati izi nka ni izawe? Ati ni izanjye. Kuko utameze nka zose? Se kugira ndi nyirazo hari wavuge ko ndi imfizi yazo. Twebwe ube kagufi ari kuri kagufi kacunguye na Yesu ufite ubutware muri wowe, agaciro kawe kari mu musaraba wa Yesu. Ibintu byo kujya ukisuzugura ukagira wisuzugurira iki? Icya kane tubona mu bwami bw'Imana, kubana n'abandi nk'abaturage bo mu bwami ugakunda. Biri mu bintu ndimo gukoraho imyitozo. Ugakunda bagukunda kuko ni principe yo mu bwami. Ugakunda n'abatagukunda kuko nabyo ni principe yo mu bwami. Ugakunda n'abakwanga kuko nabyo ni principe yo mu bwami. Ugakunda n'abadashaka gukundwa kuko nabo barahari. Wowe ugakunda gusa. Ni umwitozo ukomeye ariko bituma dusa na Yesu cyane, ugasa na Yesu. Kandi burya biguha power ikomeye cyane. Kuko buri ikintu reka ndabirangirizaho, reka ndabona ndimo gutinda cyane. Hanyuma icya gatanu, kugira confidence of life, kubaho neza kuko Yesu afite ubuzima bwawe mu biganza bye. Abantu benshi bahora kuri stress ngo tuzarya iki, tuzabaho dute, tuzatungwa n'iki. Oya, iyo Yesu ari in control azaha umugisha imirimo y'amaboko yacu, kuko it's a kingdom principle. Bimwe mu bintu binezeza umwami wari we wese no kubona abaturage be bameze neza, kandi na kimwe mu bintu binezeza Imana no kubona abantu bayo babayeho neza cyane. Ariko mu byumve neza, murumva ukuntu aho bihurira. Yesu yaravuze ngo ntimugahangayike mwibaza ngo tuzarya iki, tuzanywa iki, tuzambara iki. Ngo ibyo rwose ntimukabitindeho, ngo so mu ijuru arabizi ko mubikeneye. Ngo ahubwo muhangayikishwe, mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi bizaza ari inyongera. Haleluya. Ikibazo rero twebwe abantu bashaka resiturune bataragura. Mana umpa imodoka, Mana umpa inzu, urashaka inyongezo ntacyo wari wagura. Imana yavuze ngo banza ushaka ubwami bw'Imana, numara kuwufata ibyo bizaza ari inyongera. Twacuritse ibintu no mu nyigisho zacu, twarabicuritse. Umuntu araza akazi, ndaje mbigisha ukuntu umuntu agera kuri V8. Aha, wabigisha uko bakora ko ntawe urayitoragura. Ibyo nkunda kubikritika kuko ngira ngo biba muri mu maraso yanjye, si nkunda imodoka ariko singenda n'amaguru. Ariko imodoka ntabwo njya nyigisha kuko iyo iza ari inyongera. Banza wigisha abantu kuko muri principe z'ubwami bw'Imana harimo n'imikorere y'akazi. Buriya mu bwami bw'Imana nta mwanya mfite wo kubigisha byose, ariko n'uburyo dukora akazi Imana iha umugisha biba muri principe z'ubwami bw'Imana. Kuko Bibiliya tubwira ngo ibyo uzabona gukora byose ujye ubikora nkukorera shobuja wo mu ijuru, ngo kandi niwe uzaguhemba. Ariko niba ari abantu b'abanebwe babaho n'abakristo, kabona umuntu yicaye hariya akorera umuhinde akamwiba, ubuhamya bukaba burapfuye. Ese umuntu wo mu bwami bw'Imana wiba umuhinde, ngo iyo utibye umuhinde ntukira. Nawe ni sawa, niba umuhinde ntabwo uzakira. Uzakira iby'isi ariko ntabwo uzakira nk'uko Imana ikiza. Bakaguha akazi kugakora ukaba umunebwe. Umukozi wo mu rugo wamuha akazi ngo numurokore mwene so akakugavura. Ndabeshya? Baragavura kandi barangiza bagasenga. Umva principe z'ubwami bw'Imana. Hanyuma reka nangize inuza ya gatandatu, kuba bazima. Kuba bazima kubw'umusaraba wa Yesu. Kuko Bibiliya tubwira ngo yishyizeho intimba zacu n'imibabaro yacu, ngo yishyiraho n'ubumuga bwacu, ngo imibyimba ye niyadukirisha. Buriya rero jya waporopura ibyo Yesu yagukoreye ku musaraba. Ubyuka mu gitondo
usengera amaguru yawe, usengera imitsi, usengera amagufwa. Imana nkumva rero Mana ndahagurutse ndagiye, kandi waduhaye isezerano ko hari imbaraga zazuye Kristo mu bapfuye zizakorera muri twe mu buzima buzima, kugira ngo nkore ibyo ngomba gukora. Heje izina ryawe icyubahiro. Kenshi iyo dusenga nk'aho ibyo byose Yesu atabikoze, ariko biriya bintu bitandatu biri muri principle of the kingdom. Ubundi iyo mafite umwanya munini mbabwije ukuri byanangoye gutegura iyi nyigisho, kubera yuko ubwami bw'Imana ni bigari. Kwiga amahame y'ubwami bw'Imana, ukiga imibanire yo mu bwami bw'Imana, ukiga imikorere yo mu bwami bw'Imana, ukiga imitekerereze yo mu bwami bw'Imana, kuko ibyo byose iyo kimwe muri byo kitarahinduka, cyane cyane imitekerereze yo mu bwami bw'Imana, iyo utarahindura imitekerereze yawe n'ubundi uko umuntu atekereza niko asa. Ariko hari imitekerereze yo mu bwami bw'Imana yo kugenda ngavuga ngo ibyo ari byose niba mfite amazuru manini ntacyo nayakoraho, naravutse nsanga nyafite. Umusirikare yigeze kumbwira, reka ndangirize kuri iyi nkuru mbaho umwanya wa wundi bavuze mubaze ibibazo. Muri 1992 hariya za Shyorongi basanze abasirikare bari kuri bariyeri mu ngabo za Habyara, hanyuma afata indangamuntu yishyira mu mufuka. Indangamuntu zacu zabaga zirimo amoko. Arangije gukontorora ngo ngwesha ko indangamuntu yawe irimo umwanda. Rero ntiyamenye uwo arimo kubwira. Abantu urabona urabona uyu mugabo utazi kureba neza. Ndavuga nuzi ikintu nimvuye ruguriri ya za Ruhengeri, icyo gihe hari hatari twa Musanze. Naje ntanga indangamuntu mu nzira hose, ntibakoramo ntanga bakoramo yabuze umusirikare ufite umwanda mu ntoki niwo ushize mu wundi ntawe urimo. Ariko nyine ubwo nabimubwiraga ndi relax nyine kugira ngo mwurureho gake. Si ibyo mubwira wa Kigoryi. Ariko niba ari bya bindi nurandenganya rwose, ni buriya se mushyira nusa n'umwegeraho gatoya, twari duhagaze ku ruhande. Buriya se kuri mukuru ko navutse nkisanga muri iki gihugu, ko ntasabye aho navukiye, ubu nkugishije inama wangiriye inama bigenze kuko ni Imana imbwira kera ko nzavukira hano muri iki gihugu cyanyu, banarayibwikakira ku ruhande rutagira indangamuntu zirimo umwanda. None wese ko nangije kuvuka mbigenze, wangiriye inama nkari uko nabigenze neza, bihita bimukubita. Arambwira ngo rumorokoresha ni amfurika indangamuntu ngaho genda ngo kandi munye munadusengera. Bamenyereye ko buriya rero ugomba kumenya agaciro kawe muri Yesu. Ube mugufu, ube muremure, ube munini, ube mutoya, ube inzobe, ube wirabura, ube warize utarize, ubona amanota menshi ubona make, agaciro kawe ni kari muri ibyo bintu, kari mu byo Yesu yakoze ku musaraba. We are citizens of the kingdom. Turi abaturage b'ubwami. Hari byinshi nababwira, ariko reka mbareke niba hari ufite ikibazo akimbaze, ariko mbanze mbabwira ikintu kimwe, aba ari cyo ndangiriza, ahubwo ni nacyo cy'ingenzi. Mwige kugendana n'umwami w'ubwo bwami, kuko buriya ikibazo dufite nyakubahwa Bishop ni abakristo bafite idini idafite Yesu. Ubwami icyuma gipima ubusambanyi nkagishinga hariya. Bavuga ngo uzi ko yasambanye nacamo hano kiravuga, wabona abantu baciye muri uyu muryango bagatera gucamo. Ariko nabona muri beza ntababikora. Byo nibyo hirya mu baporoso, ntabwo hano mwebwe mwabikora. Ariko reka nkubwire ikintu, aho uzakura autorité yo kunesha bene ibyo byaha, usambana ute ufite umwami utubona twese cyane. Aho uzajya hose niyo wazimya amatara arakubwira ngo no mu mwijima mba ndeba. Kandi autorité yacu naho iva. Kugiye iyo ngenda ushobora kumbwira ibintu nkabona ngo ntabwo azumpagaze inyuma wari we. Ngendana n'umwami wanjye. Natangiye ndi umusore mfite imyaka 25 ndwana intambara y'ubuhehesi n'ubusambanyi, ko nari mvuye mu byaha. Kabwira Yesu, ariko none nazagutenguha nkawusubira mu byaha ndi umuvuga butumwa. Arambwira ati ngiye kukwigisha the source of your power, isoko y'imbaraga zawe zo kunesha. Number 1, ujye wibuka ko nkureba.
ujye unezeza ninkureba numve nkwishimiye. Rero mu bintu binezeza no gukora nkavuga ni hari ikintu kimwe nzi, ubu mwami wanjye arandeba ndimo gukora, ndimo kumuvuga. Hanyuma satani yaza kukugerageza ukamubwira satani ntabwo bugira, ntabwo ubona ko boss atureba, ntabwo ubona boss, amaso ya boss we ntuyazi, na umutima wanjye nawe umenyereje ko aho njya hose Yesu andeba. Sinshobora kwiba amafaranga, sinshobora gusambana n'abagore, sinshobora kugambanira umuntu kuko boss abanyumva. Hari ibyo ntakora, kandi atari kubera ko ndi umunyembaraga, ahubwo kubera ko negamiye umugabo ufite imbaraga. Nta mudayimoni uzantera ubwoba ndi mu murimo wa databuja. Kubera iki? Kuko imbaraga si izanjye. Nzabanza mvugane na boss, mbwira ko hano hari umudayimoni wigize kabutindi, hanyuma nirayizana ariko ngiye kumugeragerezaho imbaraga zawe, kubita umushenzi. Kuko dufite databuja uduhagarikira, akatubwira ati genda uri umungwitire ndaguhagarikiye. Kandi satani wabareba burya erega Yesu we baramumenya, iyo ari muri wowe satani arabimenya. Yesu yajyaga agenda amadayimoni akamumenya, n'abandi bose bataramumenya bati wowe uri umwana w'Imana, bakamubwira ati vamo ibyo kunyamamaza ntabwo birimo. Amadayimoni yaramuzi, iyo ufite Yesu muri wowe na satani arabimenya. Urugo rurimo Yesu satani arabimenya ko hari. Abakristo benshi mufite ingo zitarimo Yesu, niyo mpamvu n'abarozi bazigendamo uko bashaka. Umuntu yaraje ngo araturoga, yabaroga nyine. Ese amadayimoni azabuzwa n'iki kuza? Mwebwe mugira Yesu utuye hano, Yesu utura hano mudatahana mu rugo, icyo nikigirwama. Yesu arabanza agatura mu mutima wawe, agatura iwawe, ukamuramiriza mu rugo, ukamuramisha ubutunzi bwawe. Singiye kubigisha ibyo gutanga icyacumi, ubwo ndabizi bishop yarabibigishije. Icyacumi ntabwo tugitanga duhendahenda, kuko twebwe nta muntu ujya imbere y'umwami. Muzige principe z'ubwami, uwajyaga imbere y'umwami wese yagombaga gutwara indabukirano, ugakubita inyana nziza ukayizana imbere y'umwami ukabona kumukomera amashyi. Hanyuma umuntu aza ibyacumi byawe, ntabwo muzi principe z'ubwami. Umwami ugomba kuza kumushimira ko yakugiriye neza kandi ukamuha kubyo yaguhaye. Genda mu bapastori bakunda gutanga icyacumi, ndanakigisha nta soni bintera, kugiye ndi muri principe z'ubwami, ntabwo ndi umujyampaka. Iki gitabo si gihe wacyanditse, njya mbwira abantu ngavuga ibyanditse muri iki gitabo byose mbyemera uko byanditse. Arabwira ngo none se nibyo mu isezerano rya kera ngo nibyo, bamwe uzaze mbigusobanura ubyumve mu buryo bw'ubwami bw'Imana. Byoroshye gutya. Imana ibahe umugisha. Ariko mugendane, mwibuke kugendana n'umwami wo mu bwami bw'Imana. Iyo niyo secret of power, kumenya presence of the king. Sibyo? Kumenya presence of the king. Niki kizatuma umuntu atakuroga? Presence of the king. Baramu yahagaze hejuru y'ingando y'Abayisiraheli, Baraki yamutumira aramubwira ati ndaguha kasho bavume. Arahagarara aritegereza aramubwira turabizi Baraki, reka dutahe. Kadutahe, ntushobora kuvuma bari abantu, Imana iri hagati muri bo. Niyo watera umuvumo watugarukira, Imana ihagaze muri bo, ushobora kuvuma ngo bifate. Kuko uyu mwami yicaye hagati y'abantu be, ingabo ze ziba zihakikije zishinzwe kureba ko umutekano umeze neza. Presence of the king. Imana ibahe umugisha. Ngaho ufite ikibazo kimwe cyangwa bibiri, abazi hanyuma. Nitwa Enoke Rukundo. Ndatangira ku tuntu tubiri. Kuri wowe, nkuzi muri Jabe Kist Kashi, ndageza kuri tuyikurura neza muri auditorium imanuka, wajya kuva i Butare uri umwarimu kaminuza icyo gihe, kuko ukaza ukatwigisha uzanye n'abasore babiri, harimo Kwizera n'undi nibuka izina. Ndagira ngo nkubwire atari mu buryarya bwo kuzamura umuntu cyane, yuko imbuto wabye cyagiye mu 2001 na 2 na 3 yadukurikiranye ku buryo ni kuko umwana w'umusore y'imyaka 22 n'umwe
akenshi agenda araramye ntabwo byakubuza gusitara aho kubera iyo mbuto byatumaga wongera guhaguruka niyo waga wasitaye ndaguha urugero rwo kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ndabigushimira rero. Ikindi agakiza kadafite ingaruka nziza kadahindura umuntu mu ngeso no mu mitekerereze ntekereza ko kaba karimo tena nuko mbivuze. Ntekereza yuko abantu benshi baca hariya ku Giporoso aho mukorera mbere yuko muhaza hari ukuntu twahabonaga na nyuma yuko muhaza hari ukuntu tuhabona, nabyo ntabwo umuntu yabura kubigushimira, yaba ari Imana yawe yaba ari ibitekerezo byawe ntabwo tubizi. Impamvu mbivuze ni iyi kantu gato nago urugero hariya Nyandungu, kuri Nyandungu Eco Park mwabonye ejo bundi buri muzungu aza gusura, ndibuka kera twari tujya kuhasengera tukahasanga abantu bafite agatambaro ba DPR benshi cyane bavuza ingoma bahimbaza mu buryo bwose bushoboka bahanura, bazanwaga n'ibibazo byabo personnel ntabwo basenyaga buriya butaka, ariko kubera amasengesho yahavugiwe uyu munsi ubutaka isi yose yaza kubusura cyane. Ngarukiye aho ngaho ku bibazo nshaka kubaza, wavuze ku kintu kijyanye no gutanga amafaranga, hari ikintu cyitwa seed urakizi? Gutanga seed, gutanga Isaac wawe, gukurura seti wawe, ni amatereme uzi cyane wahise wumva icyo ushaka kuvuga cyane. Hari icyo umwana w'umuntu natanga ngiye ku giti cyanjye kugira ngo yaba amafaranga yaba intebe yaba imyenda yaba imodoka, hari icyo natanga kugira ngo mbashe kunyomoza ibyo basogokuru nazi bakoze mbinyomoza uyu munsi nkoresheje mu gutanga. Icyo kintu ndifuza ko wagira ikintu kitubwiraho, kuko ni terime ikomeye cyane. Nkuko twaguhamagaye uyu munsi rero Ubwami Bw'Imana, hari n'abahamagara baza gushaka izo site. Yego murakoze. Boreka nkusubiza. Buriya ubundi hari ibibazo ntajya nkunda gusubiza, kubera ko iyo mbishubije ngaragara nko guhangana na bene data dufatanije umurimo. Principe ya seed yaje muri courant y'abatele evangeliste b'Abanyamerika. Cyo nshimira Imana nuko benshi muri bo bageze mu busaza nk'ubwacu batangiye kubyicuza. Uzashake ubuhamya bwa Benihine, uzashake bwa Creflodola n'abandi nk'abo, les grands théoriciens za seed n'ibindi, kubera ko ubundi ntabwo twebwe tujya tubribing Imana, ntabwo tujya tuyiha ruswa ngo ugire ikidukorera. Ariko reka nkubwire, nakubwiye ko ngewe ndi mu bantu bakunda gutanga icyacumi, kandi ngewe nabyigishijwe n'Imana. Buriya icyacumi ntabwo ari bargain, nubwo muri Maraki Imana avuga ngo nimukizane mukingeragereje. Buriya sinjya nkunda kwigisha ku cyacumi mpereye kuri Maraki. Uzi impamvu? Kuko from chapter 1 to the end Maraki ni igitabo cy'impaka. N'abantu Imana ibwiye ati narabakunze ngo wadukunze uti, ngo mwanyimba ibyanjye ngo twakwimye iki, ngo ntabwo mwanyumve ngo twebwe twagize dute. So ntabwo ushobora kubyumva. None Imana ikageza ahantu ikishyira muri position d'infériorité, ikamera nkaho ariyo yaciye buvuga ati rwose basi niba mutabyemera ni mungerageze, kubera ko idukunda ni mungerageze. Mwakwigoye basi niba mutanabyemera ni mungerageze. Rero sinjya nkunda kwigisha abakristo muri iyo sansi yo kugerageza Imana, kuko nubundi bikamubwira wabibasida utayibiwe. Icyambere imivumo n'imi generational curses zo zibaho, kwara amasezerano aba yarakozwe, hari ibyo ariko byose byapfiriye muri Yesu. Kuko twebwe iyo ninjiye muri Yesu ninjiramo ndi Rutayisira Ntwane, mwene Karasira ka Kangabo, ka Kanyoni ka Nkota n'abandi bose bakurikiye aho ngaho. Iyo ninjiye mu nsohokamo ndi Rutayisire mwene Imana muri kingdom. Ariko ikiba kigomba guhinduka urakizi, my way of thinking. Kuko Petero yavuze ngo twaracunguwe ngo dukurwe mu ngeso zitagira umumaro twarazwe na basogokuruza. Ikibazo nuko abantu benshi baracungurwa. Kera twajyaga tuzirika inkoko, nkunda gukoresha iyo comparison kugira ngo abantu babyumve. Twajyaga tuzirika inkoko iyo twabaga twateye ibishyimbo mu kwezi kwa 3 kwa 4 aho ngaho. Noneho ibishyimbo byatangira kurabya,
inkoko zajyagamo zikarya ururabyo rw'ibishyimbo, tukazizirika rero tukajya tuzigaburira ku mugozi. Byaragera mu kwezi kwa gatanu ibishyimbo bimaze kuba imiteja, ariko wenda nk'ibiri hirya burya abaturage bahera ku rugo bakagenda bajya hirya, ibiri hirya bikaba bigifiteyo ururabo, inkoko ukayizitura ariko umugozi ukawurekeraho, noneho ikajya igenda. Rimwe na rimwe ndetse kubera ko yabaga yaramenyereye kuzirikwa, wayizitura ukabona inkoko iribwirije iragisubiye hahandi maze amezi bayizirika kugira ngo uze wongere uyizirike. Abakristo benshi nuko bameze nk'izo nkoko zamenyereye kuzirikwa, niyo Yesu yamubohoye aribwiriza agasubira hahandi aho yazirikirwaga. Ubundi Satani natwe tukabikora, donc tukamwigisha ngwino wakire Yesu, akaza kakira Yesu, tukavuga ngo buri bwo yakiriye Yesu ngo ubwo yahindutse. Yakiriye Yesu ariko wa mugozi Satani yamuzirikishaga yaje awukurura inyuma ye. Satani akavuga ati ni mumureke agende kuko nitukandagira hakiri kare baribuka kuriho, kawugendana aho azashakira nyuma y'umwaka agakandagira wa mugozi akongera akagufata. Babera ngo wa muntu ngo yarongeye ngo asubiramo isuye ati ntabwo imigozi yigeze icika. Imitekerereze ye za karande zose aracyazigenda. Kubera iki? By the way, nta nubwo ukeneye pastor ngo agukore deliverance. Soma kino gitabo, ibyo uzasanga imitekerereze yawe idahura nacyo, ukore alignment. Uye ngo ya imitekerereze ntabwo ihuye n'ibyo Imana ivuga. Ibi ngibi byo kuvuga ngo abakobwa b'iwacu ntibarongorwa ntabwo ariko Imana ivuga. Ibi ngibi byo kuvuga ngo abantu b'iwacu ngo ntibajya bagira ingo nziza siko Imana ivuga. Twe turabo mu bwami bw'Imana. Ugatangira ugahindura imitekerereze yawe, ukajya na Satani yabizana, yatangira gukurura umugozi ukamubwira ngo Satani ndakubwira ko ntakiri wa wundi, ndakubwira ko ntakiri hahandi, ubu narimutse, ntabwo nzagaruka. Reka nk'urugero rutoya ruri bubafashe kubyumva ko ngiye nkunda gukoresha ingero. Yewe narakijijwe nkizwa ariko mfite ikintu cya orphan spirit. Data bamwishe mfite imyaka 5, nkura nanga abahutu, muze kuyifata mu buryo bw'amoko, kuko nari mfite impamvu yo kubanga bishe data na 73 batwirukana mu ishuri. Noneho iyo spirit ngumamo, ndakizwa ariko nkajya mbwiriza nkiyifite. Nibuka nigeze kubwira umuntu wese nzabwiriza abahutu bajye mu ijuru ariko ntibazinjira mu mutima wanjye. Tekereza umuvuga utumutekereza gutyo. Ariko bukeye Yesu aranyihererana. Ngo ariko asomaga iriya nkuru Yesu agiye kubambwa, mbona abantu baramutereranye, mbona abigishwa be nabo baramutereranye, Petero aramwihakanye, Yuda yamugambaniye, numva wa mujinya nabitse wose urimo urazamuka. Ku buryo iyo wigeze kubabara uhura na injustice nawe ukumva. None wageze ku musaraba barasenga ngo data ubabarire ko batazi ibyo bakora, n'abantu ngo Yesu tubyumve kimwe. Utinyuka ute gusengera abantu bakumanitse ku musaraba? Narananiwe kubabarira abahutu bishe data. Iyo statement nayimaranye ukwezi ndi muri crisis of faith, nibaza niba ndi bukomezanye na Yesu cyangwa mbireka. Kandi burya Imana irakureka ukabanza ugafatwa, ukabanza ukaryoherwa n'agakiza, igatangira kukubaga. Babera ngo hari ibyo nshaka gukura muri wowe. N'ubu namwe mwisubiyemo ari ibintu Imana yabakuramo muyemereye. Niyo mitekerereze mibi y'amoko nayo yayibakuramo. Harimo bamwe rero baba bicumbikiye ntibashobora kubyemera. Ntabwo babyemera. Ahubwo nyamara ntibazi ko ari imitekerereze mibi twarazwe naho twavukiye muri kino gihugu cyagize ibyo bintu bibi. Ubundi ubwo butindi mu bubika ngo bumarike. Yari Imana yari nyicaranye irambwira ngo first of all tubanze dukemura iki kibazo cyawe. Arya ngo wabaye imfubyi. None se iyo so arwara igituntu cyangwa indi ndwara agapfa, ubu burakajwe n'iki? None se wabuze iki? Ngo nuko udafite so. Ariko Mana najyaga kwiga bingoye, urabona none ntibize ukarangiza. Nta bantu uzi bari bafite base mwagendanaga, nta bantu uzi bari bafite base bababuje kwiga. Irangije irambwira ngo nakubereye Yesu.
muza amagambo aba muri Yesaya 46 yamvuye spirit of orphan mindset. Imana irambwira ngo naraguhetse ukiri mu nda, ndaguheka ukiri uruhinja, nakunyujije muri izi ntambara zose, n'uno munsi ndacyaguhetse, nzaguheka kugeza imvi z'uruyenzi, n'igihe wahetse nzaheka. Va muri uwo mwuka kabisa, narafungutse, n'ibindi byose ndabirokora biragenda. A new spirit. Nawe muri komisiyo y'umwe n'ubwiyunge ngayambwiraga mwebwe ntimuzanyishinge, nubwo tubana muri iyi komisiyo jewe ndi from another world, kuko jewe ndimo ndabikora as a kingdom mission. Kuko buriya ibi by'ubumwe n'ubwiyunge Imana yavuze ngo nitwebwe yabikije le ministère de la réconciliation, nitwe yabikije kuko nitwebwe tuzi uko kingdom relationships zikora. Ariko benshi mubona ukuntu mwakonje, iyo mvuze ibi ngiye mpita mbona neza ya spirit ibaye alive, ubwo abantu bakicara ukabona bose bahise bakonje, kuko wateye amabuye ikintu batiteguye kuba bavamo. Kingdom relationships. Imana rero iragufata ikagenda, n'uno munsi rega nkubwiza ukuri, urebe ko maze imyaka 39 nkizwe, ariko hari utuntu Imana imbwira ngo atari ku ngubu utu twazatureka rya. Rero it's a work in progress. Imana irabanza igakuraho ibibuye binini bimwe bishobora guteza ibibazo by'ubusambanyi, by'ubusinzi, by'ibiki, noneho hasigaye ikagenda ihindura utuntu twinshi kandi turi muri positive. Ibyo rero nizo seeds niho twari tubihereye. Ntabwo ukeneye gusowinga seed kugira ngo bakuvane mu murage mubi, kuko Yesu yarabirangije ku musaraba. Ariko nimba murimo gukora umurimo w'Imana hano, you know why jewe rwose binanyorohera cyane kwigisha abantu icya 10 n'amaturo n'ibindi, nuko it's a kingdom mindset. Buri bwami bugira tax system, buri bwami bugira revenue system, buri bwami bugira income. So ntabwo ushobora kumbwira ngo ariko ngo biriya ngo abapastori ngo wagombye kujya gushugurika. Ngiye uzi imirimo tugira buriya, uzaze nko agenda yanjye urebe iba yuzuye kuva mu gitondo kugeza nijoro, sindyama na nijoro telefone yanjye birimo kuvuga. Ngo rero ngo pastori ngo ntiyagombye guhembwa, ahubwo ngo yagombye kubaha amahema. Wabona umwanya wo kubaha amahema se? Ukabona no kwita kuba Kristo. Twe hari icyo twahamagariwe, mujye mutanga ibya 10 n'amaturo, aba bakozi b'Imana bahembwe, nibarangiza nabo babahe service both, kuko it's a kingdom system. Buri kingdom yose igira income system ituma ishobora gukora. Iyo muva mu bintu byo waswa njya numva kuri za YouTube n'abandi nkabo, we are in a kingdom kandi igira income. None se ko batwaka imisoro tukayitanga kugira ngo baduhe imihanda, baduhe umutekano, baduhe amashanyarazi, na hano kuki dutanga ibya 10 n'amaturo kugira ngo ibi byose bikorwe? Hari igikomeye kirimo. Imana yacize ubwenge ntimukayigira inswa. Reka twumve ikindi kibazo, turimo turagana ku musozo. Hari akantu kamwe gato cyane kugira ngo umuhungu wawe wambaye ishati y'umweru ukunda cyane abaze. Hari ikintu wavuze nyakubahwa nifuza ko ntabwo cyagenda narakivuze. Hari ukuntu wavuze akantu ko gutunga urutoki. Hari ikibazo kiri imbere yanyu, ndavuga mwebwe ko abari ku ruhembe rw'agakiza, wenda mu baprofessional kutabaye ariko muri born again, muri so called born again churches, ni ikibazo iki. Hari ukuntu ubona bisa nk'ari mwuka wa karande uko uzamutse atemera mugenzi we. Kana urugero, shokuzi wawe nkaza tuvuge ko kuri ufite born again church, navuga ni ndashima Imana yajyanye kwa Bishop Karemera kanyiza, nkavuga kuntu Bishop Karemera Imana ye yanyije ko mbivugira iwawe. Umuyobozi wa gahunda ashobora kuba atigira vuba ugende uzayivugire kwa Bishop Karemera. The same and the reverse is true. Nje nkavugira hano ibyabereye iwawe bashobora ateko nawe genda ujye kubivugira mu giporoso. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Hari ukuntu ari mu mwuka wo kutemerana. Uwaje umuntu hano ku ruhande akaza yatajya kubwira abantu be ko hano hari ikibazo, ntabwo ushaka kukivuga, akerekana ko muri make byaba mutarimo kubaka ubwami bwanyu, kubaka ubwami bw'Imana.
Okay, reka ngusubize duha abandi. Icyo kiroroshye cyane rwose. Kuva isi yabaho, ikosa rya Adamu na Eva riracyadukurikirana. We build our own kingdoms. Mose yazamuye abantu 70 ba Datani na ba Biramu yose, ariko buriya wamukorera kudeta ubu bwoko twe ntitwabuyobora. Bibagirwa ko Imana ariyo yamushyizeho, ubutaka burasama burabamira. Iyo buri umupastori yagubwira ntuzavunike wiba intama z'abandi, ntuzanavunike ujye muri competition n'abandi, kuko shobuja niwe nyiri intama, azazizana zicaze hano. Jyewe reka nkubwize ukuri, simba hariya mu giporoso abantu bavuga abantu mu maporoso ntabwo ushobora kuzura umwuka uri mu maporoso, ntabwo iyo nyamwira abantu rwose ntawe tuzigera tujya muri competition. Sinzanabihindura n'inyigisho, sinzanidefanda, sinzana kubera iki, nta complexe mfite. Uwo nkorera ndamuzi, nzaragira aho yazanye. Hari n'uwo niyeze kubibwira nawe, niba nuru rusengero nibashiramo nzabakurikiraho bagiye nanjye ngiye kuba umukristo wabo. Sinzi impamvu abantu, ariko bambe mujye mubabarira abantu bajya gukorera ubwami. Hari abadaso bigira abasirikare. Uri ufasha abadaso kohereza ku rugamba kuhapfira biroroshye. Umuntu arifata ati jewe nanjye nambaye uniform, ati ubu ngubu nanjye ndi umusirikare. Umudaso nibo baduteza ibibazo. Dore umuhungu nk'uyu Apolineri yicara hano ngo yawe ministeri atkaza teri ku wundi. Dibura Bishop Karemera uzi ko nshobora kumusimbura. Yerega akabishyira mu bantu akanabigerageza. Yumva Bishop uzabigerageza uzamubwira tuzi ikintu ku cyumweru uzaze ntuhagarike hano, wica itorero mu kabiri, utubwira aho ugiye kujya, nkubwirira abagukunda bakwemera mujyane bonde bara. Sibyo nkubwira se? Buriya ikintu cyica abantu nuko umuntu azana intambara. Mose ba Datani na ba Biramu batangiye gutera intambara, bavuga ati ko muzi ikintu, ejo muzaze duhagarara imbere y'Uwiteka, hanyuma abaturage babibone. Erega nabo barabyemera, baza n'ibyotero baraza bahagarara imbere y'Uwiteka, batangiye kuzunguza ibyotero, ubutaka burasama bubumbakanwa burabamira. Abaturage batibisha abantu b'Imana, ati mwigeze mubona hari icyo mvuga? Ibyo rero burya ni ukudakura, wikanga imbaraga nkeya ugatangira gukora ibintu. Nubona nk'icaci nk'iyi kugira ngo izazamuke igera ahangaha, imbaraga biba byarazabye Bishop, ushobora kwibwira ko nawe uzifite kugeza igihe utangira kubigerageza bigapfuta ari nawe wagira naho ugera. Narabibonye inshuro nyinshi, namwe muzakora ubushakashatsi muri uyu mujyi, urondora abantu bagiye bakora bene ibyo ngibyo. Favor of the Lord, iyo igikundiro cy'Uwiteka kitaguherekeje, rero muzabisobanukirwa. Mbwire nawe urubyiruko barimo hano, ntuzigere utangira umurimo Yesu atakubwiye. In kingdom mindset, rebellions zose zirahanwa, kandi muzabona benshi bagiye bakora izo rebellions for a short while ukabona ni ibitangaza, ariko mu gihe gitoya neza uko byatangiye uzana rebellion nawe ikagukurikira. Uwo mwuka wakoresheje utwara abo bantu ujyana nawe, ryamara gutungana nawe bakabigukora. Ushobora kubaha amazina nkabarondorera, ariko singiye kubikora kuko ubwo nawe ninjiye muri bya bintu nahoze mbabwira. Kubana nibariza ikindi kibazo. Murakoze cyane. Igihe mfite ibibazo bibiri. Yego. Ariko banje gushimira cyane ku nyigisho waduhaye. Imana igumugisha. Mfite ikibazo ari vasi imwe iba muri Matayo 11 murongo wa 12 nayigusomera. Reka wenda mbere ku murongo wa 11 ravuga ngo ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana umubatiza. Yego. Ariko umuto mu bwami bw'ijuru aramuruta. Iyo nshaka kubaza nikurikiye, uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwari
ntwarane zibugishamo imbaraga. yego Dukunda kumva abantu cyangwa se bigisha ku buryo butandukanye. Hari no numvise mu Cyongereza avuga ngo yigisha abantu ngo basenge ngo let us take the kingdom by power. Nkuko kwivuga nagira ngo uze kwidusobanuriraho. Ikibazo cya kabiri mfite njya mbakurikirana cyane, mwigize kuvuga yuko mwabaye abatlete mugira naho mugira ba coach wabo. Nagira ngo mbaze icyo gihe mwari mukijijwe, kuko bamwe muri twe turi abatlete twagira ngo tubaze uburyo umuntu ashobora guhagarara na kingdom principles muri iyo community ya sport muzi goye cyane. good question. Bon, reka dufate iki cya Yohana Umubatiza, uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none, kandi uribuka Yohana Umubatiza yari akiriho. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo kuvaho Yohana Umubatiza yatangiriye kwigisha, kandi hari haciyeho amezi ngira ngo nk'6 gusa. Donc icyo Yohana Umubatiza yazanye kiri different. Buriya Yohana Umubatiza ni prophet of two testaments, kuko ariko we yapfuye atarabona New Testament yuzuye. Ndaje mbigusobanurire neza ko Yohana Umubatiza niwe muhanuzi wa mbere wumvise Yesu. Ba Yesaya baramuhanuye, ba Maraki baramuvuze, ariko nkuko birivuga ngo bamurebaga ari kure, ngo iyo minsi ye bakayifuza. Ariko Yohana Umubatiza we bahoberanya akiri mu nda. Yewe buriya nkunda inkuru ya Yohana Umubatiza. Mariya agiye gusura Elizabeth, Yohana yari afite amezi 6 ari mu nda, Yesu afite ukwezi kumwe. Aragenda ngo akinjira mu muryango asuhuje gusa, Yohana Umubatiza abwira nyina ati mama, hano hari a special king, hari umwami, ngo akora kiribite mu nda ku buryo na Elizabeth ngo hese yuzura umwuka. Aho bera Mariya aramubwira ati bigenze bite ngo nyina w'umucunguzi wanjye aze kungenderera, ati kuko ati wasuhuje gusa, ati numva umwana mu nda ahise yuzura umwuka. Yohana Umubatiza niwe mwana wa mbere tubona wuzuye umwuka akiri mu nda, kuko yumvise ijwi rya nyina wa Yesu, yumvise presence ya Yesu. Reka burya presence ya Yesu yigeze ahantu everybody feels it. Noneho Yohana Umubatiza niwe watangiye kubwiriza inyigisho z'ubwami bw'Imana. Kubera iki? Kubera ko umwami w'ubwami bw'Imana niho yarakiza. Abandi babibonaga biri kure, ariko Yohana yaravuga ati uyu nguyu uje niwe ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu nguyu uje ni mukuru cyane ku buryo sinashobora no gutinyuka gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Hanyuma rero bakatubwira ngo guhera ku gihe cya Yohana Umubatiza ubwami bw'Imana buratwaranirwa. You know why? Kuko kugira ngo ujyemo hari imigozi ugomba guca, buratwaranirwa, intwarane zikabwinjiranamo imbaraga. Hari ibintu tuba turwana nabyo bitubuza kujyamo. Mbese ntabwo mubibona? Ubwami bw'Imana no kubugumamo ubwabyo. Gusa iyo umaze gusobanukirwa iyi principe y'ubwami, yewe nagize umugisha nyisobanukirwa nkiri muto. Benshi bamwe bazarinda banasaza batayisobanukiwe. Iyo umaze gusobanukirwa ikintu cyitwa living in the presence of the king, ukahaguma, abiding. Buriya ari ijambo Yesu yakoresheje avuga ngo nimuguma muri jye nanjye nkaguma muri mwe. Yani ibanga rikomeye cyane. Muzarebe muri Old Testament, baravuga ngo mu gice cya 5 ngo Noah Enoki wamaze kubyara Metusela. Buriya hari abantu bazi kureba kure, ngo amaze kubyara Metusela ngo Enoki agendana n'Imana. He walked in the presence of the Lord. Imyaka 300 ngo ntiyongera kubonwa kuko iteka yamwimuye. Ariko uzasome mu gitabo cya Yuda aduha ubuhanuzi bwa Enoki. Uwo nguwo why kwegendanaga n'Imana. Icyavuyemo n'iki? He was in the secret, amabanga y'Imana. Kamwongorera kamubwira ati Enoki, do you know? Kamwibira ibanga. Nzazana n'abakiranutsi n'ingabo zanjye ncira urubanza abo bantu bose.
Enoki ngo ahita ahindura imibereho akagendana n'Imana. Amen. Usasome mu gice cya 6 baratubwira ngo Nowa ngo yagendanaga n'Imana ngo agakiranuka mu gihe cye. Aburahamu yari inshuti y'Imana. Iyo rero ni principe umuntu amenya, ariko kugira ngo ibyo bigereho uzareba abo bantu ibyo basize. Nowa yamaze imyaka yubaka inkuge ifite imetero 150 z'uburebure na 25 z'ubutambike na 15 z'ubuhagarike. Uratekereza uko yanganaga inzu ya etage 5 kandi ifite imetero 150 z'ubutambike, cyari ikintu kinini cyane. Uratekereza imyaka byamutwaye kugira ngo yubake, biratwaranirwa. Kumara imyaka 300 ugendana n'Imana biratwaranirwa. Aburahamu, Imana inabwira ngo Aburahamu, va mu gihugu cyawe usige umuryango wawe ujye mu gihugu nzakwereka. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa kuko hari ubundi bwami twavukiyemo, kandi ubwo bwami iyo ugiye kubuvamo nabwo bushyiraho za bariyeri, nabwo bufite ubutware bwabo, bufite n'ibihembo butanga. Uragiye koko usize inkumura ziritse. Ibuka nkimara gukizwa, Satani yajyaga ambyinirira ruza pe, kandi akohereza abo twakoranaga ibyaha. Ubuse koko urambwira ko ibintu pe wavuyemo cyangwa waranyanze. Noya, ntabwo nakwanza, ahubwo nibwo nshobora kugukunda neza, nta kindi. Urambwira ko ubu pe wagiye kuko Satani akwereka ibihembo. Koko pe tu parti nibi bihembo najyaga nkuha, uyu munezero usuzongera kuwukura hehe wancitse. Biratwaranirwa. Ibyo rero byo kuvuga ngo ubwami bw'Imana ngo mugiye kumena inzugi, ntabwo mu bwami bw'Imana tumena inzugi, ahubwo tumena inzugi zo kwa Satani kugira ngo tuvemo twinjire. Kuko Imana iravuga ngo dore nshyize imbere yanyu umuryango ukinguye, kandi Yesu akavuga ngo ni irembo ry'intama, umuntu yashatse araza akinjira, ngo niwe udukingurira. Amen. So nta rwose ntimuzibeshye ngo muzafosinga ngo imiryango y'ijuru, mukabeshyera Imana. Njyambwira abantu buriya muzi ukuntu agakiza koroshye. Reka mbibereke hanyuma mureke bazi ikibazo cya nyuma. Sinzi aho turi bugarukira, ariko sijye time keeper. Reka mwereke uko bikora. Buri muntu wese wicaye hano ushatse wajya wumva yuko ibyo ukora byose Imana igufitemo igishoro. Ugiye ndi igishoro cy'Imana. Ntabwo njye nikashura. Oya, ndi mu bapastori biyiriza bagasenga, ariko nyumvira abantu ariko muzi ikintu buriya ushobora no kureka kwiyiriza. Ubwira Imana ngo rero Mana, sinzongera kwicisha inzara, unyuzuze umwuka mbwiriza aba bantu bakizwe, udawayize inzaza nyine, kandi ntuzanyiruka. Ufite inyungu yuko ngira imbaraga ni Yesu, kubera ko yapfiriye abo bantu. Ngewe ntabwo napfiriye. Ngewe icyo nshobora gucunga n'ubuzima bwanjye, nshatse narekeraho. Abantu mva Yesu abona korohereje barahagije, uzampembera abo ngabo, wenda uzampa umweyo nkubure mu ijuru, kandi ntazanyirukana ko nta byaha nzaba nasubiyemo. Ariko Imana igufitemo inyungu. Icyo uzasaba for the kingdom azaguha resources kugira ngo bikore. Ntabwo meya ajya gushugurika ashaka aho akura amafaranga y'akarere, leta yamushyizeho imuhabije. Siko bigendera. Abazi uko uturere dukora. Ntabwo ndumva meya yagiye gufata kredi yo kubaka akarere ngo yipoteke isambuye. Oya, bamuhabije. Na Yesu naguha akazi azaguhabije. Nashaka ko wirukana abadayimoni azaguha imbaraga zawe. Si byose. Ntabwo ukeneye guforcinga the kingdom. Ariko ibyo uvuga nanjye njya numva abantu babyigisha, none ko abantu bigiye hehe. Kingdom y'Imana ntabwo tuyiforcinga, ntitumena inzugi. Yesu yasize azikinguye. Umunsi azamuka mu ijuru, umwuka akamanuka. Yaciye irembo aravuga ati ngo nciye umuryango, mujye muhamagara anytime. Ko yakinguye imiryango y'ijuru wide open. Ahubwo inzugi duforcinga tuvamo nizo kwa Satani. Turi prisoners. We are prisoners. Kandi dufungiye muri twebwe ubwacu. Kuko gereza ya Satani ntabwo iri hanze,
n'abanyarwanda bari barabyumva baravuga ngo umuntu asiga ikimwirukana hasiga ikimwirukamo. So gereza yacu imigozi tuzirika iri muri twebwe. Nuko hari ikindi cya kabiri rege ngo wari ufite cyavuga icya siporo. Sorry siporo. Umugabo sinzi n'uwabitangiye kugura ariko mbona abigisha benshi bayivuga. Bavuga imisozi 7. Hari n'umusozi wa siporo na leisure n'imyidagaduro entertainment, naho dukeneye kuwufata mu izina rya Yesu. Rero niba ukunda siporo ahubwo uzambwira ikipe utoza nzaze kugufasha, ngiye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru cyangwa tuzikorera iyacu. Hari igihe njye ndota rwose nakoze ikipe ya atletisme, nyambwira abapastori, hari abapastori b'inshuti zanjye cyane cyane abafite abasore basirimba. Hari igihe njye muri Foursquare, hareba abasore bahari bafite amaguru maremare agasirimba nk'isaha yose, nkavuga uyu wamuntiza amukoresha entrenoma 2. Najya mujyana mu myitozo tukabanza tugahagarara tugahimbaza Yesu, yaza n'imidari nyine abantu bakamenya yuko hari n'amaguru Imana yaremye ngo ayiheshe icyubahiro. Hari ikipe ya Brazil yigeze gutwara igikombe, ifitemo abahungu bitwa bakaka n'abandi bari bafite bambaraga imbere ya ntuza zabo bashyiragamo udupira twanditseho ngo I love Jesus. Bamara gutsinda bakayikuramo ukamenya ngo Yesu bamuvuze muri icyo kibuga. Mukuremo ibintu by'imihango n'imiziririzo by'amadini. Territory zose tugomba kuzifata mu izina rya Yesu. Ikomereze rero. Uzagenda ukora ikipe itaraguza. Ikipe yicara kandi igakora ibintu mu izina rya Yesu, bakamenya yuko uyu mwami agomba guhabwa icyubahiro ahantu hose. Ntabwo Imana yacu iri dal. Ngo yakubajije ngo wabikoze ukijijwe birakunda biremera. Oya, jewe ubwa mbere ndi muri university ntabwo nari nkijijwe. Ariko ndi coach nari nkijijwe. Kuko nari mu kigo cy'abanyeshuri, nantrenaga ikipe ya atletisme kuko je mfite na brevet y'entraîneur. Nantrenaga ikipe ya atletisme, ubwo mu bintu byajyaga binezeza twazaga hano kuri stade muri interscolaire. Imidari tukayiheka tukisubirira Rurindo, nyine nkagenda ndi coach. Ibyo rose ntibizaze kuri umwarimu niwe cyangwa uri niwe coach w'ikipe. Za coaching nta cyaha kirimo. Ahubwo abo coachinga ujye wegereza Yesu. Ibe entry point. Buri kintu cyose dukora no opportunity yo kurema abantu bahesha Imana icyubahiro. Genda ube coach. Nukora ikipe ikurura abantu ariko ukabegereza Yesu, izaba ministry. Ahubwo ze kunyegera umbwiraho coachingira, wenda wazambera icyitso nanjye nkagaruka muri coaching. Hajya nza kwinanurira imitsi ya gisaza. Hari ufite ikibazo cya nyuma ariko time keep turarangiza riya. Komba namwaryohewe mukagiye mugiye kuraza ubwoko bw'Imana. Eko yabaze wenyine turangiza dusoze twumve kabaganza nawe. Niba mufite amakesha mwari kumbwira. Murakoze. Bene mbere turagushimiye mubyeyi wacu ijambo ryiza kandi ry'ubwami bw'Imana. Turanezerewe cyane. Ariko mfite akabazo kamwe cyangwa se njya nkibaza. Yohana cyo cyambere umurongo wa 12 cyakora bamwemeye bose bakiza izina rye yabahaye ubutwari kwitwa abana b'Imana. Abo babyawe n'Umwuka Wera. So nkibaza nk'abakristo cyangwa bamenye Kristo, bakiriye Kristo. Ese iyo tumaze kwakira agakiza tuba duhindutse already abana b'Imana. Ese kwa kundi gucika intege gusubira inyuma, niba yarigeze yarasambanaga cyangwa se akiba cyangwa se agatukana, ako kanya hita yakujya zina ry'uko umwana w'Imana. Ese iyo apfuye mu bitunguranye, n'urugero impanuka ikabera mukubisa avuye gusambana cyangwa se avuye kwiba ndetse aranabifite mu mufuka n'amafaranga miliyoni, imodoka iramukubisa isapfa ako kanya, se abagiye mu bwami cyangwa abagiye? That's my question. Buriya rero hari ikintu kimwe kijya kingora gusubiza n'icyo kibazo kirimo. Si rimwe, si kabiri, si gatatu, si gatanu abantu bakimbajije, ahubwo ariko ubundi waretse nka gusubiza gutya. Cyambere nuba warakiriye Yesu nk'umucunguzi n'umwami, nimo wamugendana ibyo ntibizabaho. Sivyo? Icya kabiri, nuba waguye
ukagwa mu cyaha, uburyo urubanza rwawe ruzacibwa birekera Imana nizo uko izabigenza. Hari igihe tuvunwa n'ibitatureba. Bibiliya iravuga ngo ibyahishuwe ni ibyacu, ibihishwe ni iby'Imana yacu, ko izaca bene izo manza z'abantu bari hagati hagati. Se uyu muntu samushyira mu muriro, isamubabarira. Reka tubiharire Imana. Jewe icyo nshinzwe kubabwira no kubabwira ngo buriya uzi ikibazo kimwe dufite, ndacyo nshaka kurangirizaho, ahubwo ni urwandiko rwa Yohana igice cya mbere, ahantu handitse ngo ni ikiranukira kutubabarira iyo tuyaturiye ibyaha byacu, ngo n'amaraso ya Yesu akatwezaho ibyaha byose. Uyu murongo abantu bawugize impamvu yo kwikorera ibyaha. Abana rero mugomba kuba muri n'utugoryi. Umuntu aricara shebuja amureba, rero ngiye gusambana, bose uhumirize, nindangiza uze kongera wapurayinga amaraso. Shaho shobuja umeze gutyo, hari aho wamubonye. Buriya abakristo hari ubugo, icyakora Imana yacu nyine niho ibera Imana. Aba bana banjye bafite ubugoryi. Abantu bagenda bagakora amakosa n'ababujije kandi bazi ko mbareba. Umuntu umwe hano yarabimbajije, arambwira ati ariko Pastor, uri Imana inshingano zayo ntizayinaniye. Yari umuntu wigize umuhakanyi, nawe ni kubera iki? Ati cyambere, urebye amakosa mukora, ntifate iminyafu ngo bakubite. Umubyeyi udahana abana be inshingano ntiziba zamunaniye. Gusa ntiyarampamije. Ati cya kabiri, atuzitegereza abarokore, nibo bakene baba muri uyu mujyi. Iyo Mana itagaburira abantu bayo, abana bayo akaba aribo bakena, bayihakana bagakira, atubwo nabungananuza ikintu, reka nkusubize. Ntiwambwiye ko kera nawe wasengaga ati hari abana, uzi muri uyu mwana w'ikirara, umubyeyi yafashe umutungo we awuha umwana ajya kuwahisha ubugoryi bwe, ariko yagiye kure y'umubyeyi. Nubwo rero abo yakijije mwabaye ibirara mu ruhande rwanyu, abandi basigaye nabo baba ibirara mu ruhande rwabo, hanyuma Imana isigara hagati. Kuko buriya twese ari abahakana Imana, ari n'abayizera badahindura imikorere, tumeze nk'awa mwana w'ikirara. Kuko hari ikintu kimwe nemera, sindi umupreacher wa prosperity, ariko nemera kingdom principles. Umunsi tuzatunganira Imana tugahindura n'imikorere yacu, ugacuruza agataro kavoka muri kingdom principles. Icyambere, ntuteye cyavoka ngo zishye vuba, ugasezerana n'abahinzi bavoka, ukajya ugenda bakaguha avoka nziza, umuntu arya kumva rwose ari avoka nzima. Iyo ni kingdom principle. Ntabwo umuntu ucuruza muri kingdom principle acuruza ibicuruzwa bya fake. Ariko ugacuruza agataro ubwira Imana nka Yabesi ngo Mana ndacuruza aka gataro today, ariko I intend to grow my business, expand my territory, wagura imbago zanjye. Mpamya ntashidikanya ko Imana izabikora. Ariko kubona abakristo bakorera muri kingdom principles ni rare, ko dushaka inzira z'ubusamo, dushaka gukira tutahinduye imikorere mu bwenge, bigatuma duhora muri cercle vicieux y'ubukene. N'abakora akazi ka leta, planning yacu, umuntu aragenda agakora ibintu baravuze kuki mutabi planninga ngo yango tuba twihuta, mwihuta, ariko ntabwo ari kingdom principle. Imana yacu yara planninga n'ibizaba nyuma y'imyaka ibihumbi. Nibyo nababwiraga, ni buri hari kingdom principles tutigeze twigishwa mu mikorere y'akazi, mu mibanire, mu mitekerereze, byose bikeneye ko tugenda buhoro buhoro dusubira inyuma, ngo naho butaha.